نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. bavandimwe abanyeshuri ba idarasa baje kubasuhuza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku bushobozi bw'Imana kuri uyu munsi ku itariki ya 16 z'ukwa gatandatu twongeye kubasha guhura mu gihe kuri iri somo nk'uko tugenda turitanga nk'uko ubushobozi bubonetse. Twagira ngo dusubukure isomo rya 4 rijyanye n'ubucuruzi muri Islam. Nk'uko mumenyere tugenda duhinduranya ibyumweru. Ubushize twagize isomo ry'umuryango, ubu turakomereza aho twari tugeze, dusaba Allah ko yakomeza kudutera inkunga, agatera n'inkunga y'abarimu bacu kugira ngo tubashe kugenda twunguka ubumenyi. Ubwo rero ntatinze cyane ndagira ngo Sheikh Jamid akomeze isomo rye. Nk'uko bisanzwe muraza kwandika ibibazo byanyu cyangwa se muze kuzamura akaboko nyuma y'isomo wenda kugira ngo tubashe gukoresha igihe neza. Naam Sheikh, ijambo ni ryawe. نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Ishimwe n'ikuzo n'ibisingizo byiza bikuye Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, nabiwe n'abasangira nyendobe n'abazakomeza kugera ikirenge mu cyabo kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kadushyira muri abo ngabo. Abavandimwe, dukomezanyije muri urugendo rw'aya masomo agendanye n'ibigendanye n'ubucuruzi muri Islam. Turakomeza kubasha bwa Allah subhanahu wa ta'ala nyuma yuko tuvuye mu isomo rijyanye n'ibijyanye n'amahitamo yo gukomeza ubucuruzi cyangwa se kubusesa, amahitamo aha uburenganzira buri mpande zombi, bose bashingiye ku mategeko nk'uko twayibonye mu isomo ry'ubushize. Uyu munsi kubasha bwa Allah subhanahu wa ta'ala turi buze kuganira ku kijyanye n'ideni n'amategeko arigenga, hanyuma nanone na riba. Ku bijyanye n'ideni n'amategeko arigenga, ubusanzwe ubwaryo ni isomo rirerire, hanyuma na riba naryo ubwaryo ni isomo rirerire, ariko turi buze kugerageza kuvunagura amategeko arimo aho ngaho, dufate ay'ingenzi ariko nanone agera ku ntego kugira ngo tubashe kugira icyo dukura mu isomo gifatika. Ku bijyanye n'ideni, icya mbere nuko ideni ni umwe mu migenzo y'idini ya Islam, ni na rimwe mu mategeko Uwisilamu bwashyize mu idini, kandi bwemerera n'abantu ko baguza bakanagurizanya mu buzima bwabo bwa buri munsi. Iryo deni cyangwa se iryo somo ryinjira mu masomo y'ubucuruzi kubera ko rifitanye isano n'ubuzima bw'amafaranga cyangwa se bw'imitungo, kandi tuzi ko ubucuruzi kenshi na kenshi cyangwa se ubucuruzi icyo bushingiye ku igurana ry'umutungo nk'uko twabibonye ubwo twatangiraga amasomo yacu. Kugurana rero umutungo, hashobora kuba hariho kugurana kugira ngo buri wese atware igice afite kibe icye. Hari no kutizanya umutungo, nabyo byitwa kugurana, kubera ko wa mutungo wari mu maboko ya mugenzi wawe wimuka ukava mu maboko ye ukaza mu maboko yawe, hamwe n'uko uzawusubiza, ariko iryo gurana iyo ryabayeho nibyo biba byise tabayu, kuko al-mubaya'a biva ku ijambo ryo kurambura akaboko no guhererekanya, bikomoka ku ijambo guhererekanya, kuko ba'a usanzwe ni akaboko, bavuga ngo ba'a yabu'u, baya'a aba yarambuye akaboko ke. Icyo gihe iyo umuntu arambuye aguhereza, kabone nubwo ataba yarambuye hakoreshejwe ibindi bimenyetso cyangwa se ibindi biziranyweho abantu bakoresha mu guhererekanya imitungo, icyo gihe nabyo byitwa baya'a. Ahangaha rero tugarutse ku bijyanye n'ideni, icya mbere nuko ideni nibyo bita uqud al-ihsan, ni ibigaruka mu masezerano y'ubugiraneza. Ideni muri Islam ni amasezerano y'ubugiraneza, nubwo rishakirwa mu miryango y'ubucuruzi, ariko rishingiye ku bugiraneza kurusha uko rishingiye ku bucuruzi.
ni nayo mpamvu mu mategeko turi buze gusangamo amategeko aziririza gucuruza mu madeni cyangwa se muri icyo gikorwa cyo gutanga ideni cyangwa se kuryakira, ngo umuntu agambire gucururiza muri icyo gikorwa cyangwa se gucuruza kuri wa wundi agiye gufasha muri ya masezerano. Kubw'iyo mpamvu ayo masezerano y'ubugiraneza ni amasezerano agambiriye gufasha abayisilamu no koroshya ubuzima hagati y'abantu, no kugira ngo umuntu abe ashobora kuramirwa n'ikiri mu maboko ya mugenzi we, ariko nanone mugenzi we akazagikenera kikongera kikamusubizwa kugira ngo kiramire abandi cyangwa se kiramire na nyir'ubwite. Iyo umuntu atanze ideni rero muri Islam, muri hadithi sahih kuva ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko uzatanga ideni inshuro ebyiri ku muvandimwe we ni nkaho azaba amuhaye isadaka ya 1/2 cy'umutungo yamuhaye. Bityo bamwe bamenye bakagaragaza ko iyo umuntu atanze ideni abashingiye kuri iyo hadith, ni nkaho abatanze isadaka ya 1/2 cy'umutungo yatanzemo ideni, kabone nubwo azawusubizwa, ariko buriya bugira neza nura mutima mwiza na buriya bushake yagize bwo gufasha mugenzi we, ibi ngibi bifatwa nk'igikorwa cyiza kandi bigafatwa nk'igikorwa cy'ubutwari muri Islam. Na Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala yaziruye ideni ubwo yatwigishaga n'amategeko y'ideni, avuga ati ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu, avuga ati yemwe abemeye Imana, igihe muzahana amadeni cyangwa se muzagurizanya hagati yanyu, ko muzishyurana mu gihe runaka mujye mubyandika. Ayo madeni cyangwa se ayo mategeko kuyatwigisha ni ikimenyetso cy'uko iryo deni ryemewe. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yafataga amadeni kandi ikanishyura, hanyuma ikanavuga iti fa inna khiyarukum ahasinukum qada, ikavuga iti umwiza muri mwebwe ni wa wundi ubarusha kwishyura neza, nkuko tubona muri hadithi sahih kuva kwa Bukhari na Muslim, muri hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yagujije ikiriho idinda inapfa igifite amwe mu madeni cyangwa se imwe mu mitungo yayo yari yaratanzwemo nk'ingwate kubera amadeni yabaga yafashe ku bijyanye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Bityo ideni ntabwo ari igisebo, umuntu gufata ideni si igisebo, ariko kuguriza umuntu ni icyubahiro mu idini, ni n'ikintu Uwisilamu bwubaha kandi bugaha n'agaciro, kubera ko nk'uko twabivuze ari igikorwa cy'ineza umuntu aba agiriye mugenzi we. Ariko nanone iyo abantu bagaragawemo no guca ukubiri n'amategeko cyangwa se kujya kure y'umurongo wa Islam, biba byiza ko abantu birinda amadeni uko bashoboye, hanyuma umuntu akarifata kubw'impamvu cyangwa se igihe hari ikimusunika kurifata, ibyo twita barura cyangwa se habaye impamvu ifatika. Ariko mu gihe gisanzwe, ubusanzwe ntacyo bitwaye ko umuntu yafata ideni kabone nubwo yaba nta kibazo kinini afite, nkuko Maimuna ummul mu'minin Maimuna radiyallahu anha yajyaga afata amadeni cyane, hanyuma agashingira kuri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intumwa y'Imana ivuga iti man akhadha amwala nasa yuridu adaaha adallahu anhu wa man akhadha amwalahum yuridu itlafa Allahu alayhi, ati wa wundi wese uzafata imitungo y'abantu afite umugambi wo kuyishyura, Nyagasani amufasha kuyishyura, na wa wundi uzayifata agambiriye kwambura no kubatwarira imitungo, uwo ngo Nyagasani ayibuza imigisha kandi ntanamushoboza no kwishyura. Bityo iyo umuntu rero afashe ideni agambiriye kuryishyura, ibyo ni igikorwa cyiza. Ideni ni umutungo nawo ubarirwa mu mitungo ya nyiri gutanga ideni. Ni ukuvuga ngo ideni, iyo urugero umuntu afite amafaranga miliyoni y'amanyarwanda n'urugero, akayatanga ideni kuri mugenzi we, uyu ni umutungo witwa uwa nyiri gutanga amafaranga, kabone nubwo atari mu ntoki ze kuko namafuga, kubera ko hari ukundi kuri gutandukanye kugendanye n'amadeni n'amafaranga ushobora gukenerwa hagati ahangaha, urugero nka zaka, hanyuma wa muntu cyangwa se ya mafaranga hakaba habura uruhande rubuze kuyatangira ukuri kwayo, kandi nyamara harimo ukuri kw'abakene. Icyo gihe ukuri kwayo kuba kuri wa wundi watanze rya deni, naho nyiri kwakira ideni aba ameze nk'uwabikijwe umutungo agomba kuzasubiza. Uyu nguyu ntago uba wakabaye umutungo we, nta nubwo witwa umutungo we, ahubwo riba ari ideni rye. Bityo umuntu aramutse afite urugero nk'amafaranga
miliyoni 5 yagurijwe, uyu nguyu ntago aba ari utegetswe kuzitangira zaka, wa wundi wazitanze nk'ideni uyu nguyu niwe usabwa kuzitangira zaka, keretse iyo zirengeje igihe cyazo. Iyo zirengeje igihe yagombaga kwishyura, urugero baravuze bati uzanyishyura mu kwa 5, hanyuma bakagera mu kwa 7 atarishyura kandi ya mafaranga yafite umutungo we, icyo gihe uyu nguyu aba agomba kuwutangira zaka, kubera ko aba ari muri babandi bitangwa ni mu maqtirina, babandi bakereza kwishyura, kandi ibi ngibi Uislamu birwanya niyo umuntu abikoze mu bihano ahanishwa. Undi wambuwe ideni, aha kugira ngo nabyo byumvikane hataza kugira ubigiraho ikibazo, umuntu ashobora kuguza umuntu amafaranga akamara imyaka 5 ataramwishyura kandi bari bumvikanye kamwishyura nyuma y'ukwezi, ese azamara imyaka yose ayatangira zaka? Igisubizo niho ya, ahubwo iyo igihe mwumvikanye kirenze icyo gihe aya mafaranga uzayatangira zaka, umunsi wayafashe uyatangire zaka y'umwaka umwe. Naho kubijyanye n'ideni n'amategeko arigenga, hadithi Abi Rafi' radiyallahu anhu kuva kwa Bukhari na Muslim, ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallama yagujije umuntu imuguzaho inyana y'ingamiya, hanyuma intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama bwabonaga uburyo bwo kwishyura nuko ingamiya zaje zose zari ingamiya nkuru ziruta ya yindi yagurijwe. Intumwa y'Imana Abi Rafi' intumwa y'Imana iramubwira iti genda ushakemo ingamiya yo kwishyura wa wundi twafasheho ideni. Agaruka ku ntumwa y'Imana amubwira ati ya Rasulullah, ntago nigeze mbonamo ingana nka za zindi. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iramubwira ngo atihi, muhe iyo ngiyo nini niyo nziza. Iravuga ngo fa inna khayrun nas ahsanuhum qada, kuko umwiza mu bantu ni wa wundi ubarusha kwishyura neza. Ahangaha harimo amwe mu mategeko y'ingenzi turi buze kubona muri iyi hadith, ayo no mu mategeko agenga ideni. Icyambere, iyo umuntu yakugurije uba ugomba kumwishyura ibingana nk'ibyo yakugurije. Iyo umuntu yakugurije uba ugomba kumwishyura ibingana nk'ibyo yakugurije. Ariko uramutse ushatse kurenzaho ku giti cyawe, ahangaha nta kibazo nk'uko bigaragara muri hadithi. Hanyuma nanone iyo wumvikanye n'umuntu igihe cyo kumwishyurira, iyo kigiye kumwishyuriraho, iyo kigeze uba ugomba kumwishyura. Ubibonye mbere yaho, ubonye ibyo ukeneye kumwishyura ukabona mbere yaho, bikaba ntacyo bimutwaye kumwishyura mbere yaho, ahangaha ntacyo bitwaye kuko biba biri muri wa murongo wo kwishyura neza. Bityo iyo umuntu yafashe ideni, icyo abasabwa n'icyo ategetswe ni ukwishyura no kugarura ibingana nk'ibyo yafashe mu bwoko yabifashemo, keretse iyo habayeho ubwumvikane igihe. Nk'urugero mathalan, kugira ngo byumvikane, umuntu ashobora kuguriza amanyarwanda, hanyuma igihe cyo kumwishyura kikagera, weho urugero ufite amayero, ahangaha mubyumvikanye ntacyo bimutwaye, nta n'icyo bimwangirije, ushobora kumwishyura ya mayero kubera ko icyo gihe biba byemewe bitewe no bwumvikane mwagiranye hagati yanyu. Bityo kondisiyo ya mbere kugira ngo umuntu umwishyure, kondisiyo ya mbere ni uko ugomba kumwishyura nk'ibyo yaguhaye, kumuha nk'ibyo yaguhaye. Hanyuma kondisiyo ya kabiri ni uko iyo ukeneye kurenzaho, bigomba kuba bitari mu masezerano no mu bwumvikane bwa mbere y'uko abantu bagurizanya. Bigomba kuba bitari mu masezerano no mu bwumvikane, cyangwa se ntibibe ari ibizwi hagati y'abantu muri ako gace. Kuko urugero, abantu bashobora kuba bari ahantu, iyo umuntu agurijwe ibihumbi 100, bikaba bizwi ko nyuma y'ukwezi agomba kuzana 110. Ibyo ngibyo ntabwo abantu babyumvikana, ntibanabyandika. Iyo ayaguhaye gusa ubuzi neza ko mu gihe cyo kumwishyura uzazana 110. Icyo gihe iyo bimeze gutyo ni haram, ntabwo byemewe, kubera ko al-urfu mu'tabara. Al-urfu mu'tabar, ibyo abantu baziranyeho banagenderaho, ibyo ngibyo bihabwa agaciro mu idini. Bityo bigomba kuba bitabangamiye amategeko n'umurongo w'Islam. Iyo bibangamiye n'ayo mategeko, icyo gihe mu gihe cyo guhererekanya wa mutungo hajyamo ingingo igaragaza ko twebwe tuzubakira ku mategeko y'idini mu kwishyura, cyangwa se mu kuguza no kugurizanya no kwishyurana kuri bya bindi byo abantu bagiye kuhererekanya hagati yabo. Bityo iyo nta rindi bwiriza ryabayemo, icyo gihe biremewe ko umuntu arenzaho. Aha mu byo abamenyi baravuga ngo in ajjalahu lam yata'ajjal,
iyo umuntu yaguhaye ideni mwumvikanye ko uzamwishyura mu gihe runaka, muri Islam kirazira ko weho ujya kumwishyuza mbere y'uko cya gihe mwumvikanye kigera. Kubera iki? Kubera ko igihe muri Islam intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iravuga ngo al-muslimuna ala shurutihim, abayisilamu bubakira ku mabwiriza n'ubwumvikane bagiranye hagati yabo kandi bose bakabyubahiriza. Na Nyagasani akavuga ati ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud, yemwe abemeye Imana mujye mwuzuza amasezerano mwagiranye. Hanyuma indi kavuga ngo awfu bil uhud, mujye mwubahiriza ibihango mwagiranye hagati yanyu. Bityo iyo abantu bumvikanye ko iri deni rizasubizwa nyuma y'igihe runaka, kirazira muri Islam ko uyu muntu ashobora kuza mbere ya kiriya gihe akaza kwishyuza rya deni. Ariko biramutse biri mu rwego rw'ubwumvikane, nko kuba mwarumvikanye ko urugero azakwishyura nyuma y'amezi 3, hashaho ukwezi akagira ikibazo, hanyuma akaza akubwira ati nari mfite ikibazo ariko ndebye kugira ngo kuguza, mbanze nkubaze niba ntacyo waba ufite kugira ngo nanjye umfashe. Icyo gihe ntacyo bitwaye, biba biri mu bwumvikane, kubera ko nk'uko yagufashe nawe ushobora kumufasha. Hanyuma iyo bishoboka ko umufasha utangije icyo utagize icyo wangiza, ntacyo bitwaye. Ariko nk'itegeko ryishyuza ntabwo byemewe muri Islam ko umuntu yishyuza mbere y'igihe cyo bumvikanye. Hari andi mabwiriza abamenyi bongera ku bijyanye n'ideni, iyo bavuga bati wala yajuzu shartu shay yantafi bihi al-muqtarid, ntago byemewe ko hagira ibwiriza mu mabwiriza agendanye n'amategeko y'ideni ari buze iryo bwiriza riri buze kugarura inyungu kuri wa wundi watanze ideni. Kirazira muri Islam ko umuntu agira ibwiriza mu mabwiriza ashyira mu masezerano yo kugurizanya, iryo bwiriza rikaba riri buze kugira inyungu rigarura rikazigarura kuri nde? Kuri wa wundi watanze ideni. Ibyo bisobanuye iki? Tubitangire n'urugero kugira ngo byumvikane. Umuntu ashobora kukuguriza ya miliyoni twavuze, ariko akakubwira ati iyi miliyoni ndayikugurije, ariko nubwo nyikugurije biri buze gusaba ko umpa umukozi wawe kugira ngo nawe azi wanjye uko ayo mafaranga niyo nakoragamo mpemba abakozi. Mpemba umukozi urugero wenda 300,000 mu gihe kingana ayo mezi 3, bityo weho uri buze kumpa noneho umukozi wawe aze iwanjye ajye muri ka kazi ko nagombaga gukoramo amafaranga nkahemba umukozi, hanyuma kandi uyu mukozi ari buze gukora niwe uzamwishyura, ntabwo nye nzamuhemba uko amafaranga nari kumuhemba ndayakugurije. Icyo gihe ibi ngibi ni haram, kubera ko iyi bwiriza n'aya masezerano n'iyi kondisiyo yinjijwemo iri buze kugarura inyungu kuri wa wundi watanze ideni, mu gihe rya deni nk'uko twabivuze ntago ari ikintu kigomba kugarura inyungu kuri wa wundi waritanze. Kubw'iyo mpamvu bishobora kuba ari iryo bwiriza, rishobora kuba ari n'andi mabwiriza, nko kuba yakubwira ati ngiye kuguha amafaranga ibihumbi urugero miliyoni y'amanyarwanda, ariko nujya kunsubiza ugomba kuyansubiza mu mayero, nujya kunsubiza ugomba kuyansubiza mu mayero, kandi azi neza ko wenda kuyabona bigoranye, rishobora kuzamuka cyangwa se rikamanuka. Hanyuma icyo gihe akaba yongeyeho akandi kazi kitwa ngo uyu nguyu najya kwishyura azajya gushaka aho avunjisha. Icyo gihe ibi ngibi biba ari haramu, ntabwo byemewe muri Islam ko ashyiraho iri bwiriza, kuko iri bwiriza riramugarukaho n'inyungu, cyangwa se ari buze kunguka muri iri bwiriza agiye gushyiraho. Ibi ngibi rero ntabwo byemewe muri Islam. N'izi nyungu qaida, ubusanzwe ijambo shingiro fatizo mu bijyanye n'amategeko y'ideni nuko bavuga ngo kullu qardin jara naf'a fa huwa riba, buri nguzanyo iri buze kugira indi nyungu izana nyuma yaho fa huwa riba. Icyo gihe iyi nguzanyo iba yinjiye muri riba, kubera ko inguzanyo nta yindi nyungu igomba kubonekamo usibye ya nyungu y'ibyiza n'imigisha iri buze kubonwa no wa wundi watanze inguzanyo. Bityo ntabwo byemewe, usibye gusa ibintu bibiri nibyo uyu muntu utanze ideni ashobora kubona nk'inyungu, kuko inyungu, hari inyungu zitwa ma'anawiya, hari inyungu zitwa madiya. Hari inyungu zifatika nk'umutungo ufatika, hari n'inyungu zidafatika. Inyungu wenda urugero z'icyizere, umuntu kugira ngo agire icyizere anatekane umutima, nabyo ubwabyo ni inyungu. Ibyo ngibyo byemerwa gusa ku bintu bibiri, keretse
iyo ari ibwiriza rivuga kafir ni umwishingizi w'ideni, kuko uwo mwishingizi icyo ari buze kumara ari buze guha umutekano n'ituze wa wundi utanze yanguzanyo ko umutungo we uhari kandi urinzwe nta kibazo ufite. Bityo iki nacyo cyitwa inyungu, ariko iyi ni inyungu ya halali yemewe mu ideni, kubera ko biremewe ko umuntu agira umwishingizi n'umuhagararizi wa wundi uzarebwa igihe wa wundi azaba yaciye ukubiri n'itegeko n'ibwiriza ryo kugurisha ryo kuguzanya. Cyangwa se icyitwa rahane ni ingwate nayo biremewe muri Islam ko umuntu ayifata kandi akayifata ashingiye ku ideni, ariko nayo ifite amategeko n'amabwiriza yayo tuzareba ku bubasha bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo iyi ngwate yemewe kuyifata n'umwishingizi biremewe. Ibi ngibi bikagaruka nko mu nyungu za wundi watanze ideni, ariko ingwate inyungu zayo ntago ari ukuguha imodoka ukayigendamo, nta nubwo ari ukuguha inzu ukimukaho wari uri wakodeshaga ukaba ugiye kuyituramo kubera ko ideni rizamara umwaka, nta nubwo ari ukuguha igikoresho ujye kugikoresha mu bikorwa bya buri munsi, ahubwo ideni iyo ngwate urayibika ukayitaho ukayirinda, keretse iyo hari ibyo ikeneye kugira ngo ibeho. Bityo ibyo ngibyo ikeneye kugira ngo ibeho bikaba biri buze gukenera imbaraga, hanyuma ukayikoresha ibingana na za mbaraga uri buze kwitakazaho kugira ngo ibike. Masalan, umuntu ashobora kuguha ingwate y'inka iri mu kiraro, ugomba gushyiraho umushumba wo kuyahirira, icyo gihe ukayikama ukagurisha amata kugira ngo ubashe kubona ubwatsi, cyangwa se umushumba abone cyangwa se namwe muyanywe kubera ko namwe muyitaho. Ariko imodoka urugero iparitse mu rupangu rwawe, ntabwo ukeneye umuzamu w'umwihariko kuri iriya modoka, cyangwa se ngo uwo muzamu abe yaje kubera ko iriya modoka iri mu rugo rwawe. Aha ntabwo wemerewe kuyigendamo ngo kugira ngo kubera ko iri iwawe, keretse biramutse bigaragaye ko iramutse ikomeje guhagarara igihe kirekire yakangirika, hanyuma ukajya uyigendamo bingana no kwirinda kwangirika, ariko atari gukemuramo ibibazo byawe no gutwaramo abagenzi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Aha mu rwego rwo kwamagana iki gikorwa cyo kunguka mu ngwate no kuri wa wundi watanze ideni, nuko mu mategeko abamenyi bashyiramo bijyanye n'ideni baravuga ngo wala yaqbalu hadiya, ntago wa wundi watanze ideni yemerewe kwakira impano kuri wa wundi yahaye ideni, ntabwo yemerewe kwakira impano kuri wa wundi yahaye ideni, keretse iyo byari ubuzima bari babanyemo kuva na mbere hose. Ni ukuvuga ngo abantu niba bari babanye mu busanzwe, basuranaga, bahanaga impano, uyu nguyu yasohokanaga na mugenzi we bagasangira, byari ibintu bisanzwe hagati yabo, ibyo ngibyo birakomeza nk'ibisanzwe. Ariko umuntu ntabwo umubano mwari mufitanye, kubera ko yaguhaye ideni ku irayidi cyangwa se ku wundi munsi mukuru cyangwa se n'igihe icyo ari cyo cyose, akifata akaza akuzaniye impano waramuhaye ideni, iyi ngiyi muri Islam ntago yemewe. Iyi ngiyi muri Islam ntago yemewe, kubera ko weho kuyakira waratanze ideni, ibi ngibi ni nko gutangira gufata zimwe mu nyungu zikomoka muri rya deni. Aha bamwe mu bagaragu b'Imana bageraga aho bagera ku rwego rwo kuba yarabaga agiye kwishyuza umuntu, akaba adashobora no kugama mu gicucucucu cy'igisenge cy'inzu ye, cy'ibaraza ry'inzu, kugira ngo ataza kunguka cyangwa se ngo byitwe ko hari icyo yungutse muri rya deni rye yaraje kwishyuza. Ariko wenda twe bijyanye n'aho turi mu myemerere n'ubushobozi buke no kumvira Imana gukeya, wenda aho ntabwo twahagera, ariko icyitwa impano icyitwa impano, icyo ngicyo turakirinda, ntago ugifata kubera ko ntago byemewe, ni haramu Islam. Ariko wa wundi watanze ideni yemerewe kujya kuri wa wundi yahaye ideni akamwongera n'impano, ibyo ntacyo bitwaye. Ikibi ni ya nyungu iri buve kuri rwa ruhande rwafashijwe ikagaruka ku wafashije, bikitwa ko ari indi nyungu ivuye kuri wa wundi. Hanyuma twihuse mu mategeko, nuko nkuko twabivuze, ideni ryatangiwe igihe ntabwo byemewe ko ryishyuzwa mbere y'icyo gihe. Hanyuma niba bitemewe ko ryishyuzwa mbere y'icyo gihe, hari n'irindi bwiriza ryitwa ngo ibyatanzwe. Urugero, umuntu yatanze ideni rya miliyoni
ntago byemewe ko umuntu yatanze urugero miliyoni ariko ayitanga mu byiciro. Ubwa mbere amuguriza 300, ubundi amuguriza 500, ubundi amuguriza 200. Ntago ari itegeko ko nta nubwo byemewe ko bahana amabwiriza avuga ngo weho nujya kuyanyishyura uzayampa imbumbe. Ibyo ngibyo ntago byemewe muri Islam bijyanye n'amategeko agenga ideni. Bityo uko yamuhaye niko yemerewe kuyamusubiza, keretse yose ayamuha akagenda yaha igihe kimwe, nko kuba umuntu yaza akakuguza 500, ukamubwira utuzanyishyura ku itariki 5 ufite amafaranga, ariko aya mafaranga nzayakenera ku itariki 6 z'ukwa gatanu urugero. Bityo ugomba kwanyishyura ku itariki 5, akavuga okay nganguriza 500, ukamuguriza 500. Ejo akagaruka akakubwira ati kuko bizi ko ufite amafaranga uzakenera ku itariki 6, ongera umpa ibindi 200. Akakubwira ati ariko umunsi wo kunyishyura ni zingahe? Ni itariki 5. Icyo gihe bigenze gutyo ntacyo biba bitwaye. Ikibi nuko umuntu yajya guha amafaranga akakubwira ati ariko igihe cyo kunyishyura yose ugomba kuzanyishyurira rimwe na rimwe. N'igihe abantu nk'aba ngaba nk'iyari abacuruzi bakorana ubucuruzi badahana n'igihe, akagenda yamuha, hanyuma yamara kuyagwiza akavuga ati ya mafaranga ndayashaka yose icyarimwe, ugomba kuyampera icyarimwe. Ibi ngibi ntabwo biba ari byo. Iyo bikozwe nk'ibwiriza n'ihame ryabaye kimwe mu bigenga amabwiriza, ntabwo biba byemewe. Ariko biremewe ko byakikora bitari mu ibwiriza, cyangwa se umuntu biranemewe ko ashobora no kugurizwa mu byiciro, akishyura imbumbe, cyangwa se akagurizwa imbumbe akishyura mu byiciro bijyanye n'ubwumvikane ariko butabaye itegeko n'ibwiriza. Aha harimo ikintu kiri buze gusa nkaho cyegeranye ariko gitandukanye. Kukuguriza mu byiciro ukishyura imbumbe nk'itegeko n'ibwiriza, ibyo ngibyo nibyo twavuze ko bitemewe. Ariko kukuguriza mu mbumbe ukazishyura mu byiciro, iyo mwabyumvikanye, ibyo ngibyo ntacyo bitwaye. Kubera iki? Kubera ko kwishyura amafaranga imbumbe ubusanzwe ni inyungu kuri wa wundi ugiye kuyakira. Kwishyurwa amafaranga imbumbe ubusanzwe ni inyungu kuri wa wundi ugiye kuyakira. Ubwo ndavuga mu bucuruzi bwa kera, bitabujije ko wenda mu bucuruzi bw'iki gihe umuntu kwishyurwa mu byiciro ushobora kuba ari byo byiza kuri we bitewe n'ibibazo afite na gahunda zo ashaka gukemura. Ibyo birashoboka, ariko ubusanzwe turasubira kuri asli no ku nkomoko y'amabwiriza n'amasezerano hagati y'abantu. Bityo kwishyura umuntu mu mbumbe byitwa nkaho ari inyungu, kubera ko amafaranga adashobora kwibikira, ushobora kuyamubikira ukazamuhera yose ingunga imwe. Icyo gihe ibi ngibi bifatwa nk'inyungu. Mu gihe umuntu kumwishyura mu byiciro, ibi ngibi byorohereza uwishyura ntibimugore nk'uko yategekwa kwishyura imbumbe. N'aha ngaha hinjira muri ya aya aho Nyagasani avuga ati wa in kana dhu usra fanadhiratun ila maysara. Umuntu wafashe ideni igihe cyo kuryishyura nikigera aremerewe nta buryo afite, ajye yihanganirwa kuzageza igihe azabasha kubonera uburyo bwo kwishyura rya deni. No mu koroherwa nuko ashobora kubwirwa ati nibyo wafasheho miliyoni ntayo ufite, ngaho buri kwezi ujye umpa 50,000 n'urugero. Ibi ngibi biremewe muri Islam, ariko ntabwo byemewe ko wabwira umuntu ngo kondisiyo nuko ngiye kuguha amafaranga wenda urugero nzajya mbiguha 50,000 nibyuzura miliyoni uzanyishyurira icyarimwe. Aha ngaha ibyo ngibyo iyo kondisiyo ntabwo iba yemewe. Mu bindi mu mategeko agenga ideni cyangwa se n'ibihe byagenewe ideni, nuko iki gihe kigera iyo kimwe mu bintu bibiri: iyo igihe cyemeranyijwe kigeze, cyangwa se uwahawe ideni apfuye. Iyo uwahawe ideni apfuye, igihe bahanye cyo kwishyura kiba kirangiye. Kubera iki? Kubera ko uyu mutungo watanzwemo ideni ugiye kwimuka uve mu maboko ya nyiri umutungo ujye mu maboko y'abazungura. Bityo niba urugero umuntu yarakugurije miliyoni, mwarumvikanye kuzayimwishyura nyuma y'imyaka 2, hanyuma nyuma y'amezi 4 agapfa, icyo gihe igihe cyawe cyo kwishyura ideni cyageze. Igihe cyawe cyo kwishyura ideni cyageze. Ni nk'uko nguko iyo ndabicuritse, iyo umuntu wamuhaye miliyoni n'urugero ko azakwishyura mu myaka 3, hanyuma nyuma y'amezi 5 weho ugapfa, nyiri gufata ideni ugapfa, icyo gihe igihe cyo kwishyura kiba kigeze. Igihe cyo kwishyura kiba kigeze, ugomba kwishyura. Iyo utishyuye babazungura bawe, ni ukuvuga ngo mbere yuko bagabana umutungo,
mu bijyanye mu byo bita ngo ni huquq al-muta'alliqatu bil amwal, mu kuri kugendana n'imitungo harimo qada'u duyun, kwishyura amadeni. Aya madeni rero ntabwo bavuga ngo umuntu arapfuye ubu ngubu iryo deni yagomba kuzaryishyura nyuma y'imyaka 3, bityo iryo twebwe turi buze kugabana turibike nyuma y'imyaka 3 ariko tuzaryishyura. Icyo gihe akimara gupfa, mbere yuko abazungura buri wese afata ukuri kwe, nuko aba agomba kubanza kwishyuramo ya madeni, bityo uwafashe ideni iyo apfuye igihe cy'ideni kiba kirangiye. Naho uwahawe ideni, watanze ideni iyo apfuye, uwatanze ideni iyo apfuye, abamuzungura bo bategereza cya gihe cyumvikanyweho. Watanze ideni, umuntu afashe miliyoni ayihaye umuntu uzanyishyura nyuma y'imyaka 2, nyuma y'ukwezi arapfuye, babandi bamuzungura. Ahangaha ibyiza n'ijambo riringaniye ryiza kurusha irindi ry'abamenyi nuko babandi bamuzungura bari buze kugabana, hanyuma bakagena umutungo wa buri muntu n'icyo yemerewe, hanyuma bakazagera kuri babandi bagomba kwishyura amadeni muri cya gihe cyabo bumvikanye. Usibye ko bamwe mu bamenyi babona ko nabo bagomba kongera kunoza andi masezerano hagati yabo no hagati ya wa wundi, kubera ko wa mutungo uba wimutse uvuye mu maboko ya wa wundi wawubahaye no kuri ya masezerano bagiranye, bityo bagomba kugirana andi masezerano mashyashya agenga rya deni. Ibyo ngibyo kimwe muri bibiri ntacyo gitwaye, kongera kunoza amasezerano no guhana igihe kindi cyumvikanyweho n'impande zombi, kubera ko hinjiyemo urundi ruhande, cyangwa se guhita cyangwa se gutegereza cya gihe cyumvikanyweho. Ibyo ngibyo ntacyo bitwaye. Ariko iyo umuntu yari yaragujije amafaranga, afite amafaranga y'abantu, hanyuma akaza guhomba kwe ntabwo bituma igihe cyo kwishyura gihita kigera. Niba yaravuze ati mpereza miliyoni nzayikwishyura nyuma y'umwaka n'igice, hanyuma nyuma y'amezi 4 agahomba, ntabwo uhita uza ngo uvuge ngo uyu nguyu yari afite amafaranga none ndabona yahombye, bityo hita unyishyura ibyanjye niba bagiye guteza cyamunara n'ibindi. Ariko ibyo ngibyo tuzabibona mu bijyanye na hajr, ariko dushobora guhita tubivugaho kubera ko dushobora kuba nta somo dufite ryagenewe ibyo ngibyo. Iyo habayeho ko uyu muntu arimo guhomba mu buryo bugaragara, harimo ubuswa bugaragara, hanyuma babandi bamufitiye amadeni bagasaba ko imitungo ye ifatirwa kugira ngo itezwe cyamunara bishyurwe, icyo gihe ibi ngibi biremerwa, umuyobozi w'Islamu arabikora. Ariko guhomba gusa iyo abatanze amadeni kuri uyu muntu urimo guhomba batari babisaba, ntabwo ibyo ngibyo byitwa ko basabwa guhita bishyurwa cyangwa se ngo bishyuze imitungo yabo. Ikindi nuko iyo umuntu afite ideni agashaka gukora urugendo, uru rugendo agiye gukora rwaba ari urugendo rwa mubaha rusanzwe nko kujya gutembera masalan, cyangwa se ari urugendo diniya, urugero agiye kujya muri hijja cyangwa se no mu kindi gikorwa cya ibada. Ahangaha hamwe n'urugendo rwa jihadi, urugendo rwa jihadi agiye mu ntambara ntagatifu, uyu nguyu aba agomba kubanza kuvugana na babandi bamugurije amafaranga, by'umwihariko ku bijyanye n'ingendo iyo ideni rizarangira akiri mu rugendo. Wari ufite ideni rizishyurwa ku itariki 15 urugero z'ukwa gatanu, hanyuma urugendo ugiyemo ruzagera ku itariki 28 z'ukwa gatanu, kandi uhagurutse ku itariki ya mbere. Icyo gihe urasabwa kubanza kuganira na babandi ufite ideni kugira ngo bamenyeshe ko cya gihe cyo kwishyura kitazubahirizwa bitewe n'urugendo, babikwemerere cyangwa se babyange. Iyo babyemeye fabiha wa ni'ma, nta kibazo. Iyo babyanze usabwa imma kwishyura ideni cyangwa se gusubika urugendo. Niyo ari jihadi ni gutyo bigenda. Jihadi yo kabone nubwo haba habura igihe, iyo umuntu umufitiye ideni, imitungo ye cyangwa se weho uburi umwe mu bagize cyitwa bamufite ukuri kwe, ugomba kubanza kubimumenyesha, imma agasiga atanze ingwate y'ideni cyangwa se agasiga umwishingizi w'ideni kugira ngo uramutse urugero uguye ku rugamba, icyo gihe azabone uko akurikirana ideni rye n'ibijyanye n'imitungo ye. Hanyuma nk'uko twabivuze, iyo bihuye noneho n'igihe cyangwa se igihe cyo kwishyura kigeze, wa wundi ugomba kwishyura akaba yarahombye cyangwa se aremerewe cyangwa atorohewe, icyo gihe nk'uko twabivuze nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati fanadhiratun ila maisara, uyu nguyu ajya yihanganirwa kuzageza
igihe yorohewe abonye uburyo bwo kuba yakishyura rya deni. Tushyiramo tuvuga na bwa buryo bwo kuba yahabwa uburyo bwo kwishyura mu byiciro. Ibyo byose biremewe ko umuntu akora yoroherezwa kugira ngo abashe kwishyura ideni. Hanyuma wa wundi wahombye, reka duhite tumujyaho. Wa wundi wahombye ku ideni yahawe agahomba, uyu nguyu arimo ibice. Hari umuntu uhomba kubw'ubujiji, hari n'umuntu uhomba kubera ko nyine agomba guhomba, nyine byabaye ni nk'impanuka. Urugero, umuntu ashobora gufata ideni kugira ngo ajye mu bucuruzi, akagura ibintu akabishyira mu iduka rigashya. Iyo iduka rihiye, wa mutungo bamugurije ukaba urahiye, ni ukuvuga ngo cya gihe yari yaragennye cyo kwishyura birashoboka cyane ko kizagera atabasha kwishyura kubera impanuka yahuye nayo. Ibi birashoboka. Ariko hari n'uwa kabiri nawe uhomba mu bujiji. Umuntu, urugero masalan, agafata ideni yarangiza akajya kugura ibicuruzwa bidakenewe bitanazwi, agiye gucururiza ahantu. Uyu nguyu icyo gihe aba arimo ubujiji, nk'uko ashobora no kurifata, yamara kurifata agatangira kwishimisha no kuryishimishamo. Icyo gihe uyu nguyu nawe afite amategeko n'amabwiriza amugenga. Amabwiriza agenga uwa mbere nuko yihanganirwa, naho amabwiriza agenga uwa kabiri nuko afatirwa imitungo ye akanahagarikwa kugira ngo adakomeza kwangiza n'imitungo isigaye. Ahangaha harimo na hadithi y'umwe mu basahaba mu gihe cya Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, yajyaga aguza amafaranga kubera ko yakundaga kwakira cyane abashyitsi, akaguza amafaranga, agakodesha amafarasi meza kugira ngo ajye gusanganira abahujaji, abahe ikaze mu murwa wa Makka. Hanyuma bigera ubwo atangira guhomba biba ryari? Biba igihe amadeni y'umuntu yaruse umutungo afite. Iyo umuntu ideni rye ryaruse umutungo, uyu nguyu yitwa muflis. Icyo gihe uyu nguyu aba yaguye mu gihombo, n'uyu nguyu aba yagiye munsi umurongo utukura. Uyu nguyu niwe urebwa n'ayo mategeko turimo kuvuga. Naho iyo ideni rye rikingana n'umutungo we, icyo gihe nta kibazo. Niyo ideni rye riri munsi y'umutungo we, kabone nubwo habasaguka bikeya, icyo gihe nta kibazo. Ariko ideni riruse umutungo w'umuntu, icyo gihe abaye muflis, ngo ahita yinjira muri ayo mategeko. Uwa mbere twavuze ko yihanganirwa, naho uwa kabiri imitungo ye irafatirwa hanyuma ikagurishwa. Ahangaha ni igihe wa muntu aba yarabigizemo uruhare. Uwa kabiri ashobora kutabigiramo uruhare, ariko ba nyiri umutungo bakifuza ko uyu muntu, bakurikije uko bizinesi irimo kugenda, ntabwo azabasha kubishyura. Aha harimo ibice bibiri. Harimo kuba umuntu yaratanze ingwate, babandi batanze amadeni barahawe ingwate. Iki ni igice cya mbere. Hanyuma igice cya kabiri ni ukuba aba bantu batarahawe ingwate ariko hari umwishingizi. Iki ni igice cya kabiri. Hanyuma igice cya gatatu ni ukuba abantu baratanze ideni gusa nta ngwate nta n'umwishingizi. Abangaba bose uko ari batatu, bose banganya ukuri. Ariko iyo habayeho uyu muntu guteza ibye muri Islam, icyitwa ngo ni hajir, babyita hajir, icyo gihe hari bafite ukuri kurutanwa. Uwa mbere ufite ukuri ni wa wundi ufite ikintu cyangwa se umutungo ufitanye isano n'umutungo we nyirizina. Umuntu ufite umutungo ufitanye isano n'umutungo we nyirizina, ariko iryo sano rikaba ari umutungo we n'ubundi nyirizina. Urugero, umuntu umugurije imodoka, sibyo? Hanyuma abandi bamugurije amafaranga, abandi bamugurije ibicuruzwa runaka, hanyuma arahombye, ageze igihe cyo guteza ibye, weho ya modoka yawe yarakifite yikoresha. Ibi nibyo tuvuze ngo umutungo ufitanye isano n'umutungo wawe, umutungo wawe ukaba ukiri mu mutungo we. Angaha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iravuga ngo man wajada mata'ahu 'inda rajulin qad aflasa fahu ahqqu biha. Uzasanga igikoresho cye kuri wa muntu watejwe wahombye, uyu nguyu icyo gikoresho uwo muntu niwe ufite ukuri ko kugifata kurusha undi uwo ari we wese. Gusa kigomba kuba kitariyongeye, ibyo bita nama mutasila. Kigomba kuba kitariyongeye, ukwiyongera kugendanye nacyo kudashobora kugitandukanya nacyo, kandi kwiyongera kucyongerera agaciro. Urugero kugira ngo byumvikane, umuntu ashobora urugero reka dufate nko ku modoka.
ashobora kumuguriza imodoka, ari imodoka ishaje cyane, uyu muntu akagenda akayishyira mu igaraje, akayikoresha, akayitera irangi, akayihindura ibirahuri, ya modoka ikongera agaciro kayo. Iyo yiyongereye agaciro kayo, icyo gihe wa muntu nawe ntabwo ari we nyir'ukuri kwayo. Kubera iki? Kubera ko iyi modoka ashobora kuba yarimuhaye ifite agaciro ka miliyoni, ariko nyuma yo kuyikoresha ifite agaciro ka miliyoni 2.5. Icyo gihe ntago ya modoka aba yifiteho ukuri, nawe arabangana na bagenzi be mu bijyanye n'abandi bari buze kwishyuza. Naho iyo ari nama munfasila, iyo ari ukwiyongera gutandukanye, urugero ashobora kuba yarayifashe, niba ari imodoka akayambika wenda urugero amakuse meza, ashobora kuvanwaho akongera akagira agaciro kayo ukwako, cyangwa se akaba urugero yashyizeho amaprojecteri n'ibindi nk'ibyo ngibyo bishobora kuvanwaho, imodoka igumana ubuzima bwayo nta n'ikibazo igize. Ibyo ngibyo iyo ari byo biriho babivanaho, hanyuma bakamusubiza wa mutungo we, uwo ni uwa mbere. Uwa kabiri ni umuntu ufite ingwate, umuntu wagurije ariko agahabwa ingwate. Urugero, umuntu akugurije 500,000, aguhaye ingwate ya telefone, hanyuma arahombye, wowe ufite ingwate. Icyo gihe uyu nguyu ahitishwamo hagati y'ibintu bibiri: ku mafaranga, agaciro k'ibyo yatanze akaba ari byo asubizwa, cyangwa se agatwara ingwate afite, kimwe muri bibiri. Kubera iki? Kubera ko ingwate muri Islam ntabwo ari itegeko ko igomba kurenga agaciro k'icyo uhawe, kuko umuntu ashobora gufata n'ideni rya miliyoni agatanga ingwate y'500,000. Muri Islam biremewe. Nuko ashobora no gufata 500,000 agatanga ingwate ya miliyoni. Ibyo ngibyo muri Islam biremewe, nta kibazo kirimo. Nuko ashobora no gufata ibingana 500 kuri 500, ingwate ya 500 afashe ni 500,000. Ibyo ngibyo byose muri Islam biremewe. Iyo rero ingwate iri hejuru y'agaciro, icyo gihe uyu nguyu ufite ingwate niwe wa kabiri uhita wihutirwa, kubera ko ari buze kwishyurwa, hanyuma hagere n'andi mafaranga ari busigare ari buze kujya kwishyura abandi kubera ya ngwate. Naho iyo ari munsi, icyo gihe we ntabwo uri buze kumubwira ngo wari ufite ingwate y'500,000 kandi ideni ryawe ni miliyoni, kandi twese turimo turamwishyuza, zana iyo telefone yawe noneho natwe tuyigurishe, wenda urugero tuze kuguha 200 kandi afite agaciro ka 500. Oya, gutyo muri Islam ntabwo ariko bigenda, kubera ko wa wundi wagize intege nke zo kurinda ukuri kwe igihe yatangaga ideni, ntago agomba kuza ku munota wa nyuma ngo aze gushaka cyangwa se kubyigana n'abagize ubwenge no gushishoza mu kurinda umutungo wabo n'amadeni yabo. Hanyuma aba gatatu ni babandi bagendanye n'abo bandi nyine basanzwe batanze amadeni, ariko baba bayemeje ku ndahiro, baba bayemeje ku nyandiko, baba bayemeje ku bagabo n'abahamya bayahamije, cyangwa se ubwumvikane hagati yabo. Ibyo ngibyo ntacyo bitwaye, kubera ko kwandika ideni muri Islam ntago ari itegeko. Nubwo aya ndende muri Islam no muri Quran ari aya ivuga ideni no kwandika ideni, ariko ntago ari mu buryo bw'itegeko, kubera ko Nyagasani aravuga ngo fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addi alladhi itumina amanatahu. Bamwe muri mwe nibizera bagenzi babo, mukizerana hagati yanyu ubwanyu ku bwanyu, uwizewe ajye asubiza amana cyangwa se indagizo yahawe n'iryo deni rye ajye aryishyura. Bityo ntabwo ari itegeko ko ideni ryandikwa, ariko ni byiza, ni nayo nama yibanze igirwa babandi bagiye guhana amadeni no gukorana ubucuruzi bw'igihe, cyangwa se bari mu ngendo n'ahandi nk'aho ngaho hashobora kuboneka impanuka, hakagira ukuri runaka gutakara. Hanyuma mu gihe cyo guteza ko turi ku ideni, mu gihe cyo guteza umutungo w'umuntu, iyo bawuteje hanyuma ntihaboneke umutungo cyangwa se ntihaboneke ibihagije byo kugira ngo yishyure babandi, mbere yuko duteza, iyo cyangwa se iyo umutungo w'umuntu wafatiriwe, umutungo w'umuntu ufatirwa nande? Ufatirwa n'umuyobozi w'Abayisilamu ufitiye ubushobozi n'uburenganzira. Hanyuma agafata uyu mutungo ngo n'utari uw'Abayisilamu n'umuyobozi undi wari wese yemerewe kubikora. Uyu mutungo iyo yawufashe mu gihe cyo kuwufatira, ntabwo hafatirwa umutungo watanzwemo ingwate gusa, ahubwo hafatirwa umutungo w'umuntu wose iyo yafashe ideni muri Islam. Urugero, ushobora kuba warafashe amadeni ku bantu batandukanye ahwanye n'agaciro ka miliyoni, urugero 5, hanyuma watanze ingwate za miliyoni 3, ariko ufite indi mitungo utatanzemo ingwate ya miliyoni 1. Icyo gihe byose hamwe ni miliyoni 4, ideni ni miliyoni 5. Icyo gihe muri Islam hafatirwa iyi mitungo yose,
ntabwo afatirwa yatanzwemo igwate gusa, ahubwo afatirwa iyi mitungo yose, kubera ko iyo ngiyo niyo ireberwaho guhomba kwawe no kunguka kwawe n'ubushobozi bwawe bwo kwishyura ideni no kububura. Bityo ubwo iyo mitungo yose irafatirwa muri cya gihe cyo ifatiriwe, mbere y'uko abafite ukuri kwabo baza kugira ngo bayigabane. Hagati aho ngaho umuryango wawe witabwaho hako bikuwe muri ya mitungo yafatiriwe. Hanyuma iyo baje bakaza gufata ukuri kwabo, bayigabana yose, ntacyo basigira umuryango, bayigabana yose, ntacyo basigira umuryango muri Islam, keretse baramutse bashatse guha ukuri, kuko icyo gihe kugira icyo bagufasha, kuko icyo gihe uba uvuye mu rwego rwa runaka umanutse mu rwego rw'abakene cyangwa se abatindi, bitewe n'ibyakubayeho cyangwa se n'impanuka wagize, cyangwa se n'ibyago, cyangwa se n'ubuswa wagize mu bijyanye n'icunga mutungo, mu bijyanye n'imitungo y'abandi ufite muri mutungo wawe. Hanyuma iyo bayigabanye ntikwire amadeni yabo, kuko nk'uko twavuze ko ni igihe ideni ryawe ryinshi kurusha umutungo ufite. Byanga byakunda ntago umutungo uri buze kuboneka ubakwiye bose. Icyo gihe buri wese afata pourcentage zingana n'umutungo we mu ideni ufite, hanyuma iyo bamajije kubigabana n'ibyo ngibyo, ntago bavuga ngo turagiye, namara kugera no ku bindi tuzagaruka nabyo tuze tubitware mpaka twuzuze amafaranga yacu cyangwa se amadeni yacu twe twaramuhaye. Icyo gihe ibyo ngibyo nibyo batwara gusa. Ni nako kuri no hadithi y'Imana sallallahu alaihi wasallam kuri wa wundi wari nawe ugize iki kibazo cyo guhomba, hanyuma Imana ikagabanya imitungo ye, babandi yari afite amadeni. Imana bavuze ngo mufate ibyo ngibyo niko kuri kwanyu umutungo we, mufate ibyo ngibyo niko kuri kwanyu umutungo we, bityo ibyo azabona nyuma ibyo ngibyo ntago ari ibyo. Ariko ahangaha ikitonderwa, ashobora kuba uwo mutungo ari wo mutungo we agaragaje, cyangwa se wabashe gufatirwa, hakamenyekana ko hari undi mutungo afite utavuzwe aho ngaho, cyangwa se utashyizwe muri ngo yafatiriwe. Icyo gihe uyu mutungo iyo umenyekanye harimo ibice bibiri. Igice cya mbere ni ukuba ari umutungo bizwi kandi nawe yemera ko ari umutungo we, uyu nguyu winjizwa mu yindi mitungo n'ubundi nawo ugahabwa babandi bafitiwe amadeni. Igice cya kabiri ni umutungo utazwi. Urugero, ashobora kuba hari undi muntu nawe yari yaragurije, urugero wenda 500,000 cyangwa se miliyoni, ku buryo iyo miliyoni ije ahangaha aba bantu bose bishyuza, buri wese yabona umutungo we wuzuye. Icyo gihe ahangaha habaho kumubaza no kubihamya. Iyo bamubajije akabihakana, ashobora kubihakana, hari n'abahamya babimuhamya bavuga bati nibyo uyu muntu yaramfitiye, urugero yaramfitiye ideni, cyangwa se nari mufitiye ideni, hari amafaranga miliyoni ngomba kumwishyura. Iyo abihakanye cyangwa se wa wundi uje kubishinja ntaboneke, ariko hakabaza amakuru avuga ko yari afite ideni, hari umuntu wari umufitiye amafaranga runaka, iyo abihakanye ntago arahizwa, nta nubwo babandi bari kumwishyuza barahira ko ayo mafaranga ahari, kubera ko babizi ayo masezerano wenda bayagizemo uruhare. Ibyo ngibyo nta gaciro bigira, ariko abafite icyaha, kubera ko abarimo guhisha ukuri kw'abandi, kandi ukuri k'umuntu ibyiza nuko agutanga. Niyo mpamvu Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuga iti man kana lahu mazlamatun min akhihi, uzaramuka afite umutungo cyangwa se ukuri kwa mugenzi we afite ubu ngubu, falyuaddihi al-yawm qabla an yakuna dhahaban aw fidda, abitange uyu munsi mbere yuko umunsi w'imperuka bigira agaciro nk'ak'izahabu cyangwa ifeza, bityo abagomba guhita yishyura uwo mutungo. Hanyuma iyo abyanze, icyo gihe uwo nguwo urarekwa, ntago urebwa, kubera ko udashobora kurebwa ku ngufu, nta n'ubundi buryo bwo kugira ngo uwo mutungo urebwe. Mu ncamake ayo niyo mategeko arebana n'ideni. Hanyuma tukajya ku kindi cyiciro cya kabiri cya riba ntabwo turi buze kwitindaho cyane, kuko ibyinshi byayo biraza mu bibazo, bishobora kuza mu bibazo cyangwa se abantu bakaza kwibaza mu bibazo. Riba icya mbere ni iki? Riba ni umutungo urenze ku mutungo wabonetse mu gihe cy'igurana, ariko ukaza urenga kuri cya cyiciro cyaguranywe. Umutungo ni ukuvuga ngo ni ukugurana umutungo ku mutungo, ariko uruhande rumwe rugatanga umutungo urenze kuri wa wundi urundi ruhande rwawuhaye. Aha hadithi y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aho ivuga ngo adh-dhahabu bidh-dhahabu riba illa ha wa ha wal fidda bil fidda riba illa ha wa ha
izahabu ku izahabu ni riba, keretse iyo abantu baguranye ibingana kandi bakabihererekana mu cyicaro kimwe. N'ifeza nuko nguko. Hanyuma muri hadithi igaragaza imitungo ya riba igaragaza imitungo itandatu, imitungo shingiro mu bijyanye n'umuryango wa riba. Iyo mitungo ni izahabu, uwa kabiri ni ifeza, uwa gatatu ni umunyu, itende, ingano n'uburo. Iyo mitungo uko ari itandatu, iyo niyo mitungo yitwa imitungo ya riba. Ariko iyi mitungo iri mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni icyiciro cyitwa ngo ni ibyitwa naqd. Naqd ni iki? Naqd ni bya bintu byifashishwa mu bijyanye n'ubucuruzi cyangwa se byitwa agaciro k'ibicuruzwa. Muri kino gihe ibyo bisimburwa n'amafaranga. Muri iki gihe ibyo bintu bisimburwa n'amafaranga. Ibi ngibi nibyo bibonekamo izahabu n'ifeza. Icya kabiri ni ibijyanye n'ibiribwa shingiro. Ni icyiciro kirimo ibiribwa shingiro, aricyo kibonekamo izo ngano, kikabonekamo ubwo buro, kikabonekamo uwo munyu, kikanabonekamo n'iyo tende. Ibi ngibi nibyo byiciro bibiri bibonekamo riba. Indi mitungo isigaye iri mu byiciro bibiri. Icya mbere ni ukuba ifitanye isano n'iyi mitungo twavuze, nk'amafaranga twavuze mu moko yayo atandukanye, cyangwa se n'ibindi bishobora kuza kwitwa igiciro n'agaciro k'ibicuruzwa, nk'aya mafaranga arimo kugenda y'ikoranabuhanga, usibye ko ibyo bitari byasobanuka n'umuyisilamu agomba kubyitondera no kubyirinda kugeza igihe abamenyi babitangiye umurongo kandi bakabitangira n'icyerekezo, bakagaragaza ubuharare bwabyo n'ubuharamu bwabyo, umuyisilamu akabona kwinjiramo. Kubera ko ubusanzwe ibishyashya byose umuntu aba agomba kubyitondera, by'umwihariko arinda idini ye. Ibishyashya byose umuntu aba agomba kubyirinda, by'umwihariko arinda idini ye, kabone nubwo byaba birimo inyungu, iyo biteye urujijo umuntu aba agomba kubyirinda. Ariko dufate urugero ko bizaba halali cyangwa se abamenyi bagaragaza ko ari bizima, usibye ko ibyinshi muri byo ni haramu. Icyo gihe ibyo ngibyo bifatwa nk'agaciro k'ibicuruzwa. Urugero, abantu bashobora kumvikana ko bagiye kugena wenda urugero umwenda runaka ko ari ugiye kuba agaciro k'ibintu mu mwanya w'amafaranga cyangwa se mu mwanya w'izahabu n'ifeza. Icyo gihe ibyo ngibyo nabyo byinjira muri wa mwanya w'izahabu n'ifeza cyangwa se muri bya bindi by'izahabu n'ifeza. Ni nk'uko nguko n'amasheke yinjira muri uwo muryango, na za mpapuro z'agaciro byose byinjira muri uwo muryango, n'ibindi bitandukanye bikoreshwa muri icyo gice. Hanyuma hari n'imitungo, mvuze imitungo ifitanye isano na ya yindi. Hanyuma hari imitungo ihuje inenge na ya yindi twavuze. Ubwo ndagaruka ku bijyanye na ya tende, na za ngano, na bwa buro, na wa munyu. Iyi mitungo ine abamenyi bemeranya ko ni ibiribwa kandi bihunikwa. Ibi biribwa kandi bihunikwa byujuje aya mabwiriza, binapimwa, icyo gihe ibi biribwa n'ibindi bisa nkabyo, ibyo ngibyo nabyo bishobora kwinjiramo riba. N'ibindi bisa nabyo, ibyo ngibyo byinjiramo riba. Urugero, ibigori ku bigori, umuntu ushaka kugurana na mugenzi we ibigori, icyo gihe ibi nabyo byinjiramo riba, kubera ko biri muri bwa bwoko bwa bya biribwa bishingiyeho ubuzima kandi nanone kandi bihunikwa. Ariko urugero, inyanya ntago zihunikwa. Nta nubwo ari n'ibiribwa bishingiyeho ubuzima. Inyanya ntago ari ibiribwa bishingiyeho ubuzima, ni uburisho, cyangwa se n'ibindi byose bitandukanye bishobora kuba ari ibiribwa bidashingiyeho ubuzima cyangwa se bidahunikwa. Ibyo ngibyo icyo gihe ntago byinjiramo riba. Cyangwa se n'ibindi bintu, urugero ibiti, umuntu aramutse afite ishyamba ashaka kugurana na mugenzi we ishyamba, ibyo ngibyo ntago byinjiramo riba. N'ibindi nk'ibyo ngibyo, urugero amabuye, urugero imicanga, urugero n'ibindi bitandukanye byose bitari muri ibyo ngibyo, amazi, abantu bashatse kuyagurana, icyo gihe ntago byinjira muri riba. Riba iboneka ryari? Riba iboneka igihe
abantu bashatse kugurana ya mitungo uri muri bwa bwoko twavuze, hanyuma bajya kugurana umwe muri bo agashaka kurenzaho cyangwa se kurengerezwaho, agashaka kurenzaho cyangwa kurengerezwaho. Iyo ushatse kurenzaho uba ushaka gutanga riba, iyo ushatse kurengerezwaho uba ushaka kurya riba, byose ni haramu muri Islam. Iyo rero abantu bagurana umutungo, buri wese aba agomba gufata ungana n'uwaguranye na mugenzi we. Iyo ari muri ya mitungo itandatu, iyo ari muri ya mitungo itandatu yavuzwe, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iravuga ngo illa mithlan bimithli wa ha, bigomba kuza amabwiriza abiri. Niba ari zahabu ushaka kugurana na mugenzi wawe, igomba kuba ingana niyo guhaye, hanyuma kandi bigahabwa cyangwa se bigahererekanywa mu cyicaro kimwe. Ni ukuvuga ngo ukavuga uti aya ni amagarama 5 y'izahabu, ndayaguha, nawe mpereza amagarama 5 y'izahabu. Ubwo icyo gihe muhaguruke, icyo kibazo kirangiye, aho ngo nta riba ihari. Ariko aramutse avuze ati ndaguha amagarama 5, wowe urampa amagarama 6, icyo gihe ntago byemewe. Ikindi cya kabiri, ni ngombwa ko aya mazahabu cyangwa se ibi bintu bigomba kuba biri mu cyiciro kimwe. Iyo bitari mu cyiciro kimwe, ubwo wemeye gufata icyiciro giciriritse, ibyo ngibyo ni akazi ke. Wemeye gufata icyiciro giciriritse, ibyo ngibyo ni akazi ke. Kubera iki? Kubera ko urugero mu mazahabu harimo izahabu ya 24, hari izahabu ya 21, hari izahabu ya 19, hari izahabu ya 17, zitandukanye mu byiciro. Ibyo byiciro kandi akaba nabyo bigaragaza n'agaciro kabyo bitewe n'uburyo cyangwa se n'ubwiza bwayo. Icyo gihe weho ugurana izahabu, niba urugero uzanye izahabu iri ku rwego iri mu cyiciro cya 24, uyu nguyu afite ya 17, ntabwo uruvuga ngo ndaguha amagarama 5 kuko iyanjye ari nziza, wowe umpa amagarama 10 kubera ko iyawe ari mbi. Ibyo ngibyo ntago ari byo. Kubw'iyo mpamvu uba ugomba, niba ugiye guhisamo izahabu ku izahabu, ugomba kubikora gutyo nk'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabyigishije. Ushobora kuvuga uti inyungu iri hehe noneho, kubera icyo abantu bundi bagurana izahabu ku izahabu kandi byose bingana bisa? Icya mbere, umuntu ashobora kuba urugero masalan uyu nguyu afite izahabu ikoze nk'impeta, undi ayifite idakoze, icyo gihe ahangaha wowe ukaba ushaka ikoze, uyu nguyu ashaka idakoze, birashoboka. Nubwo bamwe bamenyi ntago tubyinjiramo cyane, bamwe bamenyi babona ko ka gaciro ko gukora nako gashobora kugira ingaruka cyangwa se kakagira igisobanuro kindi, ariko reka tubijyane gutyo. Ariko reka ngo urugero rundi rworoshye, 5,000 by'amanyarwanda ubigurane n'umuntu ku 5,000 by'amanyarwanda. Ushobora kuvuga uti ibyo bintu bikorwa gute ko nta n'agaciro bifite? Oya, umuntu ashobora kuba afite 5 by'inote imwe, ashaka ko umuvunjira 5 by'ibiceri by'100. Icyo gihe ntago weho uza ngo uvuge ngo ngiye kuko nguhaye ibiceri ngo kubibona biramvuna birangora, ndaguhereza 2,500, uwo mpereze 5, nk'uko bamwe mu bacuruzi bajya babikora. Hari abacuruzi bacuruza ubucuruzi bwa haramu, usanga umuntu afite igikapu cy'ibiceri cyangwa se inote ntoya, agenda avunjira abacuruzi, agenda basapuramo 100, basapuramo 200, basapuramo 500. Ibyo ngibyo ni haramu muri Islam. Ntabwo byemewe ko icyo kintu gikorwa, n'ugikoze amenye ko aba arimo kurya riba. Bityo bigomba kuba bingana kandi biri mu cyicaro kimwe. No kubavunjayi nabo barabizi ko abantu bashobora guhererekanya amafaranga, ukavuga uti mpereza amafaranga 5,000 na mpereza 5, yaba ari kuyavunja cyangwa se kutayavunja. Yewe hari no gushobora gukenera amafaranga mashya afite ashaje, avuga ati ngenda shaka inote nshyashya, mpereza 500 by'inote nshyashya, hanyuma akamuhereza 500 by'inote zishaje. Ibyo ngibyo birashoboka. Icyo ni icya mbere. Ibi bintu byose twavuze byose byinjira muri riba, ubucuruzi bwabyo no kubihererekanya nuko bigomba kuba bingana, hanyuma bigakorerwa mu cyicaro kimwe. Kubera iki? Kubera ko hari ubwoko bwa kabiri bwa riba. Ubundi riba irimo ibice bibiri, irimo icyitwa riba al-fadl, riba yo kurutanisha. Iyo ngiyo izwi, niyo izwi, ni nayo ivugwa n'abantu bose. Iyo ngiyo niyo izwi na buri wese ubwiwe riba. Iyo ngiyo ahita yumva vuba vuba, mpa 5 nzaguhe 6. Iyo ngiyo buri wese ahita yumva. Cyangwa se mpa 5 nguhe 6. Iyo ngiyo buri wese ahita yumva. Ariko hariyo bita riba nasi'a. Riba nasi'a ni iyihe? Ni riba yo gukereza kugurana, kandi bitiswe ideni. Gute? Umuntu akaza akubwira ati mfite
urugero wenda mvunjira, reka tujye mu buvunjayi kugira ngo byumvikane vuba vuba. Mvunjira amafaranga amayero 1000 umpe amanyarwanda ahwanye nayo. Hanyuma mvunjira bigiye gukorwa gute? Akira amayero 1000, hanyuma ayo manyarwanda uzayampa ejo nimugoroba. Ayo manyarwanda uzayampa ejo nimugoroba. Ibi ngibi ni haramu muri Islam. Ibi ngibi ni haramu muri Islam, nicyo cyitwa riba nasi'a. Cyangwa se fata amayero wenda urugero 500, hanyuma umpe amayero iza 20 ariko uri buze kuyampa nimugoroba. Uri buze kuyampa nimugoroba, iyi 500 kirayijyane, uri buze kuyampa nimugoroba. Iyo ngiyo yarenje kuba haram, iyo ngiyo yabaye riba nasi'a, riba yo gukereza. Baraguranye nibyo, biranangana, ariko ntago bibereye mu cyicaro kimwe, uyu ngo yari buze kuyafata nyuma. Uislam bwagiye butanga uburyo bwo gusohoka mu bintu nk'ibyo ngibyo mu buryo bwitwa ngo ideni. Uburyo bwitwa ngo ideni. Nkugurije 500 uze kuyanyishyura nimugoroba. Uze kuyanyishyura nimugoroba. Ariko kuyanyishyura nimugoroba ntago uri buze kumushyiraho sharti ko yakuzanira avunje. Ntabwo umushyiraho sharti ko ayakuzanira avunje. Ariko ayabonye avunje fabiha wa ni'ma, ntacyo bitwaye. Bityo niyo mpamvu ibijyanye n'imikoranire yo mu mafaranga bikeneye ubushishozi no kwigengesera cyane ku buryo budasanzwe, kubera ko kugwa mu byaha no muri riba biroroshye cyane ku bantu bakora mu bijyanye n'imikoranire yo mu mafaranga. Kubw'iyo mpamvu aha hari ikindi kintu cyo turi buze kuvuga ku bijyanye n'amafaranga cyangwa se n'ibi bintu biguranwa nabyo biri mu busohokero umuntu asohokeramo. Ni igihe ibintu bitandukanye. Mfite izahabu ndashaka ifeza, mfite umunyu ndashaka uburo, mfite ingano ndashaka itende. Muri ya mitungo 6 ikubiye muri cya cyiciro twise ngo ni imitungo ya riba. Iyi mitungo iyo itandukanye iyi mitungo, weho ufite izahabu urashaka urugero itende. Ibi biri muri cya cyiciro cy'imitungo yitwa imitungo ya riba. Abamenyi cyangwa se n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aravuga ngo fa idha ikhtalafat al-asnaf, ibi byiciro ni bitandukanye ariko bikiri muri bya byiciro by'imitungo ya riba, fabi'u kayfa shi'tum walakin ha wa ha, muzabigurana uko mubishaka, nguhe izahabu amagarama 300, mpereze ifeza ibiro 2 n'urugero, walakin ha wa ha, ariko bikorerwe mu cyicaro kimwe. Bikorerwe mu cyicaro kimwe, kuko nibidakorerwa mu cyicaro kimwe muramuguye muri cya cyiciro cya kabiri cya riba, aricyo cyitwa riba nasi, riba yo gukereza kugurana ibyo mugurana. Bityo niba umuntu ashaka ingano, weho ufite itende afite ibiro 300 by'ingano, wowe ufite ibiro 50 by'itende, mugiye kubigurana, murasabwa kubiguranira mu cyicaro kimwe, ukavuga utakira itende nawe akira itende. Ashobora no kuba afite ubwoko bw'itende nawe ufite ubundi ukeneye ubwo afite nawe akeneye ubwo ufite. Icyo gihe niba ari itende ku itende, biri buze kubasaba iki? Birabasaba ko bigomba kuba bingana kandi bigaherekanywa mu cyicaro kimwe. Bigomba kuba bingana, iyo bihuje amoko bigomba kuba bingana kandi bigakorwa mu cyicaro kimwe. Byaba bidakozwe gutyo bikajya mu rwego rw'ideni cyangwa se mu rwego rw'amadeni, kuko biremeye ko umuntu avuga ngo nguriza 500, sibyo? Nguriza 500, nzakwishyura amayero 500, ariko ugomba gushingira ku giciro cy'uwo munsi. Imba igiciro cy'uwo munsi mushingiyeho, ukavuga uti nguriza 500 by'amafaranga y'u Rwanda, nzakwishyura amayero 500 niba ari byo bingana. Ukavuga uti nzakwishyura amayero 500 urugero nyuma y'icyumweru. Ibyo ngibyo ntacyo bitwaye, kuko byagiye mu muryango witwa ideni, byavuye mu muryango witwa guhererekanya, byavuye mu muryango witwa gucuruza, byagiye mu muryango witwa ideni. Hanyuma iyo imitungo iri hanze y'ingiyi, cyangwa se umutungo muri iyi ngiyi ugiye kuguranwa n'undi mutungo uri hanze y'ibi ngibi, urugero ufite amafaranga ugiye gufata ibishyimbo, urugero ufite ishyamba ugiye kugura itende, cyangwa se ugiye kugura umucanga. Ibi ngibi abantu babigurisha uko bashaka, bakabirutanisha uko bashaka, bakanabihererekanya uko bashaka, kubera ko ibi ngibi ntago ari ibishingiyeho ubuzima bw'abantu,
nta nubwo ari ibyitwa agaciro k'ibicuruzwa, bityo ibyo ngibyo bigurishwa abantu bakanabihererekanya uko bashaka. Bityo ibyo ngibyo nibyo by'ingenzi cyane bikomeye cyane kurusha ibindi umuntu agomba kumenya bijyanye na riba. None mbisubire mu ncamake, imitungo igendanye na riba ni ya mitungo itandatu twavuze: izahabu, ifeza, umunyu, ingano, itende, hanyuma n'uburo. Hanyuma riba irimo ibice bibiri: riba yo kurutanisha mu guhererekanya, hakaza na riba yo gukereza guhererekanya ibyo abantu bemeranyije guhererekanya. Ikindi, ubwoko gutandukana k'ubwoko, ibyo ngibyo nta gaciro bigira. harimo hadithi sahihi kuva ku Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam muri hadithi za Bukhari, aho Abu Hurairah radiyallahu anhu yazaniye intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam itende. Hanyuma intumwa y'Imana yamubaza ati akullu tamru Khaybar hakaza, aramubaza ati itende za Khaybar zose zimeze gute? Aramubwira ati la ya Rasulullah, aramubwira ati ya Rasulullah, ntago ari gutya zimeze, ahubwo twebwe tugurisha cyangwa se tugurana itende mbi tugatanga saa ebyiri bakaduha saa imwe kuri itende nziza. Intumwa y'Imana yarabwiye ati muhave, ntimuzongere kubikora, mujye mugurisha itende mbi hanyuma mufata amafaranga mugura itende nziza, cyangwa se mugurane bingana. Kubera iki? Kubera ko kugurana ikiro ku biro bibiri, ibyo ngibyo byarangije kuba riba, byarangije kuba haram. Kabone n'ubwo ubwoko butandukanye, ubu ngubu ni bwiza cyane, ubu ngubu ni bubi, ubu bwaramunzwe, ubu ngubu ni bushyashya, ubu ngubu burashaje, ubu ntabwo bushaje, ubu burumye, ubu ngubu buracyatose. Ibyo ngibyo ntacyo bihindura mu byitwa riba. Icyo gihe uba ugomba kugurana uko bishobotse, hanyuma waba ibyo ngibyo utabishoboye ukagurisha icyo ufite, hanyuma ukagura ikiri mu maboko ya mugenzi wawe, kugira ngo mwirinde uwo muryango wa riba. Ntabwo twavuze ibi bya riba, ibi bya riba byo ni bibi cyane, nta nubwo umuntu ashobora no kubyihanganira. Ni kimwe mu bibi cyane birimo bikomeye kurusha ibindi. Ni nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati alladhina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaytanu min almas. Babandi barya riba, abo ngabo ku munsi w'imperuka nibazuka bavuye mu mva zabo, bazahaguruka bahungetwa nk'abandi binjiwe n'amashitani. Bazahaguruka bahungetwa bati inkonda, baremerewe nk'abandi binjiwe n'amashitani. Hanyuma nyagasani muri iyo aya aravuga ngo dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba. Impamvu bazahanwa ibihano bikomeye gutyo nuko bavuze ngo ubucuruzi ni nka riba, cyangwa se riba n'ubucuruzi ni riba. Ngo 5,000 usubize 5 kugira ngo bigende gute? Umuntu agomba kunguka mu byo akoze. Icyo gihe kumva ko riba nayo ari ubucuruzi nk'ubundi bwose, ibyo ni haramu, kubera ko nyagasani avuga ngo ahallallahu al-bay'a, kubera ko nyagasani yaziruye ubucuruzi wa harrama riba, ariko aziriza iyo riba n'ubwo buhererekanye n'iryo gurizanya rishingiye ku nyungu nk'izo ngizo. Ibyo ngibyo ni haramu muri Islam. Bityo umuntu muri riba cyangwa se mu bucuruzi bwe, ku bijyanye n'inguzanyo cyangwa se n'ibijyanye no guhererekanya, agomba kunyura muri uwo murongo nk'uwo. Hanyuma indi riba tutavuze ariko nawe ingenzi ko tuyisozerezaho, ni riba yitwa ngo iri hanze ya bya bindi abantu baguranye. Riba iri hanze ya bindi abantu baguranye ni bihe? Nkugurije urugero, nguhaye twabivuze ariko mu bijyanye n'ideni, nguhaye nkugurije 100,000 ko uzanyishyura 100,000 nyuma y'ukwezi, ariko hagati aho ngaho ukaba umpaye urugero wenda itungo ryawe runaka rikaba riri wanjye, cyangwa se ukaba untije inzu yo kubamo, cyangwa se ukaba umpaye igare ryo kugenderaho, cyangwa n'ikindi. Iyo nyungu yindi yose yaza ku ruhande, iyo ngiyo aba ari inyungu ya haramu, nayo iri mu muryango wa riba. Iyo ngiyo nayo ni inyungu ya haramu, nayo iri mu muryango wa riba. Bityo ntago riba ari itegeko ko igomba kuba iri muri bwa bwoko bwa cya kindi cyo mwaguranye, ahubwo ishobora no kujya hanze. Icy'ingenzi gusa nuko ari indi nyungu igaruka kuri rya deni ryatanzwe, cyangwa se kuri babandi baguranye. Ngo haye izahabu 5 umpe izahabu 5, ariko uzampa urugero wenda n'umwambaro runaka, ariko nankorera igikorwa runaka, ariko uzampa na serivisi runaka, ariko ndakuguriza 5,000,000 ariko umpere runaka nanjye akazi. Iyo ngiyo ni haramu, ni riba.
ako kazi bagiye gutanga ni inyungu zindi ziri ku ruhande rwa ya masezerano yakozwe, izo ngizo ni haramu muri Islam, ntabwo byemewe. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yatuyobora. No mu bindi bigaragaza ububi bwa riba, muri hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iravuga iti ad-dirhamu riba yakuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lamu ashaddu min an yankiha rajulan ummuhu. Iri faranga rimwe rya riba umuntu yarya arizi ni ribi imbere Allah subhanahu wa ta'ala kurusha kuba umuntu yakunga indoa na nyina umubyara. Kuba umuntu yakunga indoa akaryamana na nyina umubyara abyita kari halali. Gusambana na nyina umubyara no kunga indoa na nyina umubyara, kunga indoa na nyina umubyara nibyo bibi kurusha gusambana na nyina umubyara. Nyagasani intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam rero kugaragaza ububi bwa riba, ifaranga rimwe gusa warya biruta kuba umuntu yazirura nyina, kuba umuntu yazirura nyina akanabitangaza imbere y'abantu n'imbere y'amategeko ko aziruriwe nyina. Ibyo ngibyo byaba ari byo bibi kurusha kuba umuntu yarya ifaranga rimwe rya riba. No mu yindi hadithi, muri hadithi sahih kuva ku ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ivuga ko riba ari mbi kurusha ubusambanyi bukozwe inshuro 36, kurusha ubusambanyi bukozwe inshuro 36. No mu bihano bikomeye cyane, no mu bantu bavumwe na Allah subhanahu wa ta'ala harimo abaryi ba riba, akilu riba, umuryi wa riba, wa muwakiluhu, na wa muhagararizi wayo, wa katibuhu, na wa mwanditsi wayo, wa shahiduhu, na wa muhamya zo guhagararira amasezerano no kuba umuhamya w'amasezerano ya riba. Abo bose bavumwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yatworohereza ubuzima bwacu kandi akadufungurira amafunguro meza kandi akadushyira mu bagaragu be beza bumva meza kandi bagatoranya ay'ingenzi akaba ariyo abo muyoboro wabo. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Umwanya usigaye tuza guharira inyunganizi n'ibibazo. Wabillahi tawfiq. ibibazo. Okay, samahani nshobora kuba nari ndi kuri mwe. Jazakallah khair shehe, isomo ryakigeze hano ryabaye ariko ryari ryiza cyane. Numva ryari rigeze ahantu abantu bakomeje kunyoterwa kugenda wongera. None rero kugira ngo wenda dusobanure cyangwa se dusobanukirwe agace twarebye uyu munsi cyangwa se ingingo twarebye uyu munsi, ubwo naha urubuga bafite ibibazo bakabaza kugira ngo byibuze dukoreshe igihe neza mu minota mike isigaye. Sinzi nimba mwanyumvaga. Namshe wanyumvaga cyangwa? Okay. Ntabwo muri kunyumva? Naam. Mama Amin. Ntabwo muri kunyumva? Okay. Naam, Mama Amin, ijambo ni ryawe, ushobora kubaza. Naam, nabikemuye ubu ushobora kubaza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Shehe barakallahu fiki, isomo ryiza ariko rigoranye kumva neza. Bo mfite utubazo dutatu ariko reka mbanze wenda kimwe kubera ko amasaha yagiye. Umuntu ugufitiye ideni rikamara igihe ku buryo ageraho atabyibuka mutarandikiranye, aho wavuze ngo umuntu yatangira zaka, icyo gihe ubigenza gute? Nyire ideni uwo wagurije ngo atabyibuka, atemera amafaranga wamuhaye,
ideni uryishyura utanga gute zaka? Sinzi ko numvikanye. Nama birimo birumvikana barakallahu fik. Ubwo nari ntegereje ko byose bibariza rimwe ariko nta kibazo nahera kuri icyo ngicyo. Wereka mbaze icya kabiri nanone ntumvise neza aho watubwiye ngo abantu bahana amafaranga bagahana amafaranga angana ariko ngo umwe akabwira undi ngo amwishyure ku mugoroba nta nyungu irimo. Ntabwo nahumvise neza kuki icyo kintu gikorwa cyangwa se ntabwo nabyumvise. Nama alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikibazo cya mbere kijyanye n'ideni ryibagiranywe cyangwa se ritigeze rihamywa ngo ritangirwe ibimenyetso ku buryo ririndwa rikaba rizwi n'impande zombi, kimwe n'ideni rishobora no kuba rizwi n'impande zombi ariko umwe akarihakana cyangwa se akambura cyangwa se agakoresha imbaraga afite akanga kongera kwishyura iryo deni ntago ritangirwa zaka. Iryo deni ntago ritangirwa zaka. Icyo gihe nk'uko twabivuze aba ari ubuhuguzi buri mu maboko ya wa wundi wafashe ayo mafaranga yangiza akayahakana, hanyuma wa wundi nyiri kuyatanga ntago aritangira zaka kuzageza igihe azaribonera. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora gufatira amafaranga akayamarana imyaka 10, ashobora kuba yarananiwe kuyishyura cyangwa se yarayambuye cyangwa se yarayahakanye, hanyuma nyuma y'imyaka 10 wenda agakora tawuba cyangwa se akisubira akagusubiza umutungo wawe. Uwo munsi wayafashe nibwo uyatangira zaka y'umwaka umwe. Iyo ageze ku kigereranyo cya zaka, iyo ageze ku kigereranyo cya zaka atangirwa zaka y'umwaka umwe cyangwa se inshuro imwe, hanyuma ubutaha ukazakomereza hamwe n'indi mitungo yawe. Hanyuma ku kijyanye no kugurana amafaranga, umuntu akaguha amafaranga ukavuga uti uze ko yampa nimugura kubera iki ibyo bikorwa. Ibyo ngibyo bikorwa cyane cyane kuri babandi bakorana amafaranga. Babandi bakorana amafaranga, umuntu araza akavuga ati nshaka amafaranga, ntago ashaka nk'ideni, ni mpereza amafaranga tugurane amafaranga muvunjire. Abavunjaye barabizi cyane, aho umuntu ashobora kuza akavuga ati mvunjira aya mayero 2,000 n'urugero, ariko uri buze kuyampa nimugoroba ayo uri buze kumpa na amayero 2,000, akayamuha mu gitondo akavuga ati 2,000 nimugoroba uze kunshyira kuri konti yanjye ushyireho amafaranga runaka, wenda urugero niba avunje 2,200,100 n'urugero, akavuga ati amafaranga uze kuyashyira kuri konti. Ibyo ngibyo rero abacuruzi barabikora mu bijyanye n'amafaranga n'abakorana mu bijyanye n'amafaranga, ariko ibyo ngibyo ni haramu, ntago byemewe muri Islam. Ima ubigire ideni, ndayakugurije uze kuyanyishyura mu manyarwanda nimugoroba, ariko ntibyitwe ko ari ukumuvunjira gusa, kuko kuvunjira amafaranga no guhererekanya umutungo ku mutungo, wallahu a'lam. Bityo impamvu yabyo kubikora agaciro kayo kaba biterwa n'inyungu. Hari igihe umuntu ashobora no kuba agira ngo amafaranga yabitse ayabika ahandi, ariko akanyura mu masezerano atemewe, amasezerano yitwa ngo mvunjira cyangwa se mbikira cyangwa tugurane cyangwa se n'ibindi nk'ibyo ngibyo, hanyuma bikaza kugusha mu ikosa. Ubwo nimba hari ikindi kibazo twakomeza. Nafite ikibazo sinzi niba nabaza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Ninjiye ntinze samani ntabyibagiwe, ntabwo nari nabonye link. Mfite ikibazo, uhaye umuntu amafaranga akakubwira ngo dukore business, akubwira ati amafaranga yawe urugero umuhaye nka $5,000, arakubwira ati $5,000 yunguka amadolari 100 ku kwezi. Byaba ari haramu nabyo cyangwa? Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kuri icyo kibazo kirimo ibice bibiri, igice kimwe ni haramu, igice cya kabiri ni halali. Igice cya mbere cya haramu ni ukuba umuntu yaza ukamuguriza ayo mafaranga kugira ngo ajye gukora, kumuguriza ayo mafaranga kugira ngo ajye gukora, ariko buri kwezi akajya akungukira amadolari 100 nk'uko babivuze, hanyuma kandi akazanarangiza akwishyuye n'aya mafaranga yandi mwari muri kumwe mwumvikanye. Ibyo ngibyo ni haramu muri Islam, ntago byemewe. Igice cya kabiri ni ibyo bita ishyirahamwe ry'imikorere. Ishyirahamwe ry'imikorere, tujye muri business, ifite ngewe ubucuruzi runaka nakora ariko nta gishoro mfite, ariko ubucuruzi ndabuzi, urazana 5,000, hanyuma tujye muri ubwo bucuruzi tuzajya twunguka amafaranga amadolari 100 kuri buri kwezi. Hanyuma ayo madolari ashobora kwiyongera, ashobora no kugabanyuka,
ariko ikigereranyo fatizo abantu bazajya bunguka ni amadolari 100 kuri buri kwezi. Icyo gihe ibyo ngibyo tuzayibonera hamwe mu bucuruzi bw'ubufatanye mu byo bita kampani n'ibintu nk'ibyo ngibyo by'ubufatanye mu bucuruzi. Ibyo ngibyo ni halali, biremewe ko abantu bafatanya, umwe akazana amafaranga, undi akazana ubwenge, undi akazana imbaraga, undi akazana imyenda, undi akazana aho gukorera. Ibyo ngibyo biremewe, hanyuma abantu bagakora ubwo bucuruzi, ariko kondisiyo ni imwe, al-ghurm bil-ghunm, al-ghunm bil-ghurm cyangwa se al-haraj bil-daman. Nuko ubona inyungu abashobora no guhomba, ubona inyungu abashobora no guhomba igihe igihombo cyabayeho. Ntibyitwe ko abantu bazajya bagabana inyungu gusa hanyuma igihombo ni kiza kize kujya ku ruhande rumwe rwonyine. Aho ngaho niho biza kuba haram. N'ibyo ngibyo bikunze kuba ku bijyanye n'amadeni, naho iyo ari ubucuruzi abantu bahuriyeho biremewe. Wallahu a'lam. Shukran. Naam, Ishaq. Naam, Sheikh, nyagasana kwishimira ku nyigisho nziza. Akabazo gato naringize nibaza mu mutwe, kubera iki mu Rwanda, reka bite mvuga direct mu Rwanda, abantu bajya gufata inyungu, yani inguzanyo ku nyungu, inguzanyo ku mishahara, sinzi niba ari inguzanyo ku mishahara, no, inguzanyo z'amazu mu Rwanda, sinzi, ntago babona, no kuvuga ko baba batazi ko hari riba cyangwa no kubinegirija ku giti cyabo, cyangwa se biterwa n'iki? Naam, urakoze Haji. Ku kijyanye n'impamvu cyane cyane abantu binjira mu miryango ya riba n'ibindi nk'ibyo ngibyo, icya mbere reka mvuge ngo ni icyo nakita nk'umururumba, n'umururumba wo gushaka gukira no gushaka imitungo, rimwe na rimwe umuntu atabanje no kwibaza n'inzira ari buze gucamo kugira ngo agere ku byo ashaka. Kuko ubusanzwe riba n'abantu binjira muri riba abenshi muri kino gihe tugezemo ni abantu baba bagiye mu bintu bijyanye bifitanye isano n'umurengwe, kubera ko si ubukene si n'ubutindi busunika abenshi mu bantu, by'umwihariko muri bino bihugu turimo, usibye ko abenshi bajyamo kubera umurengwe no kubera umururumba n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Aho kubera ko ubusanzwe ingwate cyangwa se nako inguzanyo zitangwa muri bino bihugu turimo ni inguzanyo ishingira ku ngwate. N'umuntu ufite ingwate, aho kugira ngo yinjize ingwate ye muri haramu, yarakwiye kuba yanayigurisha cyangwa se agashaka ubundi buryo. N'ufite ingwate ingana gutyo ntabwo biba bimugoye kuba yabona ibingana n'ibyo ajya kuguza, aho kugira ngo yinjire muri ibyo ngibyo aba yagurisha ibyo afite, hanyuma akabona icyo yifuza, cyaba gitoya ariko cya halal kikagira umugisha, cyaba kiza kurushaho. Naho ibijyanye n'abinjira muri izo nguzanyo zo gufata amazu n'iki, abenshi muri bo ubujiji nibwo bwinshi kurushaho, kubera ko iyo bamwe muri bo basobanuriwe ibyo ngibyo barabireka. Hanyuma abandi bo harimo kunangira no guha agaciro idini, no guha idini agaciro gake cyane, aho umuntu mubwira ko ari riba cyangwa se ari haram, akumva ko n'ubundi abantu bose nta muntu ushobora gutera imbere atagiye muri haram, atagiye muri riba. Iyo gihe afite imyumvire nk'iyo ngiyo, icyo gihe aba afite ikibazo cy'ubujiji no guha agaciro idini gakeya. Bityo abenshi muri bo, bamwe ni ubujiji, abandi n'ibijyanye n'umururumba, abandi n'ibijyanye n'umurengwe, kugira ngo umuntu gusa yigwizeho bya bindi by'ubuhahara bwa muntu. Wallahu a'lam. Gusa wenda n'abandi baba bafite impamvu n'ibindi bitekerezo, icyo cyo ntabwo ari ikibazo cy'ubumenyi, buri wese yagitangaho igitekerezo bi'idhnillahi ta'ala. Naam, shukran Sheikh. Iyo ni deba yenda, sinzi Abubakar azadutegurira deba nk'iyo ngiyo kugira ngo turebe ko abantu bakunguranaho ibitekerezo, noneho yenda hari n'uburyo no kurikira deba nk'iyo ngiyo yaranangiye umutima bikaba yahinduka. Iyo deba irimo abamenyi batanga argument zifatika z'idini, byaba ari byiza cyane cyane. Dushobora no kubona n'ubundi buryo n'ibindi bitekerezo n'izindi nzira abantu bashobora gucamo bakagera kuri ibyo bifuza kandi batanyuze muri izo nzira, kandi birashoboka cyane. Naam, tukiri kuri icyo, wenda sinzi muza mushaka kuvuga, wenda Sheikh yaravuze ngo wenda n'abandi bashaka kugira icyo bivugaho. Ngira ngo hari ibiganiro byinshi navuga ngo biza nyuma y'amasomo tubivugaho. Navuga ko mu bimwe mu bigendereye n'iri somo no kugira ngo biduhe imisingi y'uko ubucuruzi bukorwa, ariko inshallah nyuma yaho hari igitekerezo cy'uko
noneho umuntu azagerageza kwerekana solution kuri babandi batazi uko babigenza, batajijukiwe nyine cyangwa se badasobanukiwe modeli z'ukuntu umuntu ashobora kubikoresha business. Naho handi kuri babandi banangiye nta kintu umuntu yabikoraho usibye nyine kubasha bw'Imana ko bakayicuza, kuko n'ubundi usanga bagenda bagarura izindi ngingo kandi ari n'ibintu byumvikana. Ariko ikibazo cyane ahanini usanga ari nk'ababura imiryango bacamo ku buryo bwemewe. Dukomeze tujye kuri Mariam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Tubwire twako navuze izina Mariam sinzi n'umufasha wanjye ntabwo ari ni madamu wanjye ntabwo ari turimo dukurikira hamwe kuri link imwe, nta kibazo, niyo mpamvu. Mashallah. Tukita ikibazo nawe mfite Jenny Abdurrahman. Ikibazo nawe mfite ni kuri Sheikh arakoze kandi yaduhaye isomo ryiza rifite n'agaciro gakomeye kandi twibazaho tuba tutarafiteho n'ibisubizo. Ikibazo nawe mfite hano nk'i Burayi hari amabanki bavuga ko ari banki za Kisilamu. Ikibazo nawe mfite nabazaga ni gute izo banki zakora rero mu gihe bo bakurikiza amategeko yose badakoresheje riba, cyangwa se nabazaga niba izo banki zikora neza muri ubwo buryo, eske zaba ziri mu mategeko nyayo ya Kisilamu cyangwa se ari ibindi wenda byinshi inyuma wumvise wenda uko zikora ukurikije n'amategeko nk'uko watwigishije. Shukran. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Icyambere nuko hari amabanki arahari akora mu murongo wa Kisilamu kandi akora neza. Rimwe nta nubwo ari itegeko ko kugira ngo banki ikore mu murongo wa Kisilamu ari uko igomba kuba yarashinzwe n'umuyisilamu cyangwa se ari abayisilamu cyangwa iri mu gihugu cya Kisilamu ya. Ahubwo icy'ingenzi mu bijyanye n'imikorere n'imikoranire, ubuyisilamu bwaguye imikorere n'imikoranire bwemerera umuntu gukorana n'uwo ari we wese mu idini rye ryose, kabone nubwo yaba ari umubangikanyamana. N'umwimana sallallahu alaihi wasallam yaraguraga ikanagurisha ubucuruzi bukoranye n'abakoreshi barabasenga ibigirwamana. N'umwimana yaguraga ikagurira abayahudi n'abakristo n'abandi bose batandukanye. Bityo ibyo ngibyo ntacyo bitwaye kuba umuntu yaba atari umuyisilamu cyangwa se ahantu haba atari abayisilamu. Icy'ingenzi gusa ni uko hamenyekana imirongo migari iyo banki ibikoreramo n'icyo kigo gikoreramo, kugira ngo abantu bamenye niba iyo mirongo ari imirongo migari y'Ubuisilamu. Ikindi ntago kugira ngo ibi banki zijye ku murongo wa Kisilamu si uko zireka riba gusa, ahubwo nuko hari n'indi mirongo migari yindi. Niyo mpamvu ni byiza ko abamenyi by'umwihariko aba bari kumwe namwe aho ngaho hafi aho ngaho babasha kubona ayo mabwiriza no gusoma iyo mirongo migari izo banki zikoreramo. Ni byiza ko bagomba kubinyuzamo amaso bakabimenya, bagasobanukirwa neza uburyo zikoramo, kugira ngo bamenye niba umurongo ziriho nta tegeko ryangije mu mategeko ya Kisilamu. Naho bashobora kuba badakora riba ariko bakaba bari mu bundi buryo bw'uburiganya, cyangwa se bakaba batari mu buriganya ariko bakaba bari mu bindi by'ubujura, bakaba batari mu bujura ariko bari mu bindi bitandukanye, mu yandi mabwiriza atemewe cyangwa se mu yindi mirongo itemewe mu idini ya Islam. Ariko biramutse bisanzwe ko nta kibazo kirimo, ntacyo bitwaye. Hanyuma by'umwihariko ahangaha mboneraho no kuvuga ngo ntabwo byemewe ku muyisilamu ko akoresha cyangwa se akorana n'ibigo bya haramu ku rwego rwa riba. Ntabwo byemewe umuyisilamu ko akorana n'ibigo bya haramu ku rwego rwa riba. Hanyuma ntibyumvikane ko riba ari ikintu cy'umwihariko hagati y'umuntu na banki, ahubwo byumvikane ko niyo byaba ari hagati y'umuntu n'umuntu ku giti cye, niyo byaba ari hagati y'abantu na bagenzi babo, by'umwihariko nko ya mashyirahamwe y'abakozi bimwe bita ngo ni ibimina cyangwa se bikirimba n'ibindi nk'ibyo ngibyo, iyo byinjiyemo imikorere n'imikoranire ya haramu ntabwo umuyisilamu aba yemerewe kubijyamo, keretse kubijyamo ari itegeko ntakuka n'itegeko ku buryo nta handi nta n'ubundi buryo yabaho cyangwa se yakoramo atabanje kubijyamo. Kuko nk'urugero ushobora gusanga wenda urugero kugira ngo ubone akazi byanga bikunda ari ugomba guhemberwa muri banki runaka, iyo banki akaba ari banki ya riba, icyo gihe ntabwo uba ugiyemo kubw'amahitamo yawe, icyo gihe uba ugiyemo nk'itegeko kugira ngo ubashe gukora ka kazi, by'umwihariko nta kandi kazi ufite kagasimbura. Icyo gihe ujyamo. Hanyuma n'ikindi kibazo ukibaza ngo iyo riba baguhaye we wayishyira he? Iyo riba baguhaye urayifata ugahita uyitangamo
ntabwo byitwa ngo kwitangamo isadaka, ahubwo ugahita uyikuraho uyiha abakene cyangwa se uyikoresha mu bindi bikorwa byiza by'ingirakamaro bifitiye abantu benshi, bifitiye abantu rusange akamaro, kandi nanone ntubikore nk'aho utanze isadaka, ahubwo ukaba urimo kwikiza umwanda wari winjiye mu rugo rwawe. Wallahu a'lam. Hari ikindi kibazo sinzi nimba hari ababashije kwandika kugeza ubu. Ndabona nta kindi kibazo. Okay, Mama Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Mfite akandi kabazo gato wigeze kukavugaho, ntabwo nakumvise nako neza. Urugero rw'abantu duhana amafaranga kenshi turabikora, ugaha umuntu amafaranga hano akagutangira nko mu Rwanda, ariko kubera ko kuvunja biba bidahuye, aho hantu mba numva hanteye ubwoba. Nk'ubu ngaha umuntu amayero 100 hama wakantangira 1,100 kandi wenda atari ko bivunja. Aho hantu idini ribivugaho iki? Ko numva binteye wasiwasi yo kuvuga ko anshobora kuba agenda amuhaye amayero 100 kandi wenda havunja 110, ariko wakampa agatanga 1,100. Icyo gihe biba bimeze gute? Cyangwa se kugira ngo atange 110 agatanga bivunjwa 90, icyo gihe Usilamu bivugaho iki? Icyo kintu kintera wasiwasi cyane. Aiba, kugira ngo n'abanyeshuri basobanukirwe, bavuga uwagiye kuyatanga mu rwego rw'ubucuruzi umugurije bigenze. No, uyahaye nk'ubu aguhera umuvandimwe, aguhera umuntu. Okay. Uyamuhaye hano barayagutangira, uyamuhereye umuntu hano ariko wakayagutangira hariya. Mwumvikanye ko yaguha azayamuha mu manyarwanda? Yego. Okay. Ntabwo akenshi wenda nta bivugana, ariko akenshi ni mu manyarwanda, kugira ngo wenda bya bindi biruhura umuntu kujya kubanza kuvunjisha kugira gute, cyangwa nakuriya abayoherezanya ku matelefoni, urumva ko byo biba byoroshye. Kugira ngo wenda ikibazo acyumvishe neza, ni ukuvuga ngo uwo muntu yoherereje amafaranga ntabwo ari ukora akazi k'ubucuruzi ko kuvunja. Nk'uko ngewe navuga ngo ngiye noherereje Jamid amafaranga amayeri 100, namara kuyohereza Jamid amayeri 100, Jamid ntabwo afite umwanya wo kujya ku isoko cyangwa se kujya rute ngo arebe uko bivunja, aravuga ati okay, amayeri 100 ni 1,100. Yaba ahomba yaba adahomba, Jamid akavuga ko ari 1,100 akayatanga gutyo. Ibyo bintu nibyo ashaka kumenya ko Islam icyo bivugaho. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Icyo gikorwa kirimo mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere ni icyiciro cyitwa ngo ugiye kuvunjisha umuntu, ugiye kumuvunjisha amafaranga kugira ngo aguhe ayo manyarwanda, kabone n'ubwo mwaba mutari ahantu hamwe, ariko ubu ngubu birashoboka ko umuntu ushobora kuvuga ngo mvunjira amayero, ukayashyira kuri konti ye, hanyuma nawe akayatanga ari amanyarwanda. Iyo ari mu rwego rwo kuvunjisha, icyo giciro mukaba mwacyumvikanyeho, ibyo ngibyo ntacyo bitwaye. Iyo mwacyumvikanyeho ukishimiye, atakiguhatirije nawe, kandi akaba nta buriganya bukabije burimo, icyo gihe ahangaha ntacyo bitwaye. Igice cya kabiri ni igice cyitwa ngo no kuyohereza, akavuga ati ayo mafaranga yandi arengaho nakase, wenda ari buze kujya mu itike, ari bujye muri telefone ndi buhamagaze, ari buze kujya wenda urugero mu nyungu z'akazi ndimo gukora mu bijyanye na transfer, icyo gihe ibyo ngibyo nabyo ntacyo byabitwaye. Ariko kuri cya gice cya mbere cyo kuba yakuvunjira gutyo, ahangaha iyo birenze 1/3 cy'isoko ry'abandi barimo gukoreraho, icyo gihe uyu nguyu aba yinjiye mu muryango w'uburiganya usesa amasezerano, kubera ko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iravuga ngo athuluthu wathuluthu kathira. Bityo ikintu cyose kirenze 1/3 kuri cya giciro abandi bakoreyeho, icyo gihe cyinjira mu muryango w'uburiganya, n'abandi bamwe bamenyi bakavuga ko ari 1/4, kubera ko intumwa y'Imana 1/3 cyise cyinshi, bityo 1/4
ntago umuntu agomba kurenza kuri 1/4. Urugero niyo byaba no mu bucuruzi busanzwe, urugero umuntu ikintu kigura amafaranga 100,000 ntago byemeye ko akikugurisha hejuru y'125. Iyo kikugurishije guhera ku 130 kuzamura, icyo gihe aba yinjiye muri cya 1/3 cy'Imana sallallahu alaihi wasallam yavuze ko ari cyinshi, icyo gihe uba wemerewe kuba wakisubiraho. Naho ayo ngayo mwaramutse mwumvikanye gutyo, icyo gihe ntago umuryango wari babyinjiramo ko ntago mwaguranye, ahubwo ni nkaho wamutumye, ariko umutuma ari buze kuvunja, hanyuma avunje agira ayo asigarana. Ibyo ngibyo bishakirwa umuryango w'uburiganya, ariko iyo mwabyumvikanyeho nta buriganya buba burimo, niyo ubyishimiye nawe abyishimiye, ubyakira nawe abyakira. Wallahu a'lam. Amin byaba byasobanutse kuko twinjiye mu gusobanuza rimwe, wenda nimba byasobanutse. Yego, ukuntu abisobanuye nabyumvise, ariko wenda reka ntange situation wenda uko imeze. Ni umuntu ufite konti hano, njye nkamushyiraho amayero 100, wakantangira amayero 100 mu manyarwanda. Ni muri ubwo buryo, sinzi ko ari cyo kimwe n'ibyo wadusobanuriye. Ni muri ubwo buryo gusa nyine akuvunjira yarengejeho. Ibyiza bundi ku busanzwe ku Muislamu nuko aba agomba kwirinda inyungu nk'izo ngizo, by'umwihariko iyo zinjiye mu gikorwa cyitwa ngo ngiye gufasha. Iyo umuntu yinjiye mu muryango witwa gufasha atari mu muryango wo gucuruza, bagomba kwirinda inyungu zindi zigomba kumusanga muri uwo muryango, keretse iyo ari inyungu zingana n'imvune yakoresheje kugira ngo abashe gutanga ubufasha yifuje gutanga. Aho ngaho byo ntacyo bitwaye. Ariko iyo umuntu agiye kwita ikintu ubufasha, kumbe ari ubucuruzi, ibyo ngibyo yinjira we umuryango wundi w'uburiganya. Uwo muryango ufite nawo andi mabwiriza awugenga, ariko kuri wa wundi bariganyije muri uwo muryango we nta cyaha afite. Icyo gihe icyaha cyajya ku ruhande rumwe rwa wa wundi wavuze ngo namayero 100 ngutangira, hanyuma akayatanga ayanusuye atayujuje. Icyo gihe ibyo ngibyo biba ari haram. Ariko iyo mwumvikanye munabyemeranya ko ariyo azajya atanga yonyine, icyo gihe nabwo ntacyo bitwaye. Ariko nk'uko nabivuze, yari umuryango w'ubufasha, ntabwo biba ari byiza ko hagira indi nyungu ibonekamo, keretse iyo ari inyungu igendanye n'imbaraga zakoreshejwe kugira ngo bwa bufasha bugezwe ko bugomba kugezwaho. Wallahu a'lam. Ndagendera ku kibazo cya mama Amine, ariko ndumva mu byo yadusobanuriye hari igihe urumva hinjiyemo dabora ikintu cy'amafaranga. Amafaranga urabizi ko ni on spot, bigomba kuba ako kanya, ariko iki kitari kudusobanuka neza kwa Amine yagombye kukirushaho kudusobanurira. Uwo muntu yejye kuyamuha ntago amubwira donc taux de change, akavuga ati ngiye ngo amayero 100, ko ni ibintu tujya dukora inaha. Akavuga ati ndashaka ngewe amafaranga i Kigali, ariko ndaguhaye angaya hano nawe uyatange hariya. Ariko icyo gihe iyo mugiye kubikora mureba mwumvikana kuri taux de change y'uwo munsi, ubwo noneho akaba ari icyo gihe, akaba ari cyo mugenderaho. Sinzi nimba nawe ibyo bintu mubiganiraho, cyangwa se ari uwo muntu ugena gusa igihe icyo cyo cyose akaba ari ko yatanga, kuko niho hantu bitereye ikibazo. Cya mbere cyo ntabwo ari ubucuruzi, ikindi ni uko harimo amafaranga atari muri devise zimwe. Transaction ubundi ku mafaranga ngira ngo nk'uko twize biba bigomba kuba on spot. Ikindi nuko hari undi muryango batwigishije, iyo ari ikibazo cyo kugira cy'amafaranga ushobora kuvuga uti ndakugurisha. Sinzi rero ibyo byose ni ibikoresho ngira ngo twakwifashisha kugira ngo twumve neza, ko nanjye biransigiye ikibazo. Abo nkaho uvuze neza ko ni wa mugani wenda amakosa na yacu, umuntu utabajije echange ngo nangahe, ukizera gusa umuntu ukavuga uti ukumva ko ari nka service agiye kugukorera. Ariko icyo nibaza ko ari ikosa tugira byo kutandikirana, byo kutabaza wa mugani, ukamubwira uti ngewe ngushireho 100 untangire ekivara yayo ngayo. Ko wenda twabaza mwarimu igisubizo cyiza cyangwa se igikoresho twakoresha, ni ukuvuga ngo ngiye ngo aya mafaranga turumvikana kuri taux de change, noneho nimba ari ni Kigali
ni ukuvuga ngo nimba ushoboye kuyantangira uyu munsi amafaranga nguhaye ni aya ngaya, donc nguhaye amadolari 100 cyangwa amayero 100 bingana n'amanyarwanda ya nawe. Uyu munsi ari kuvunja amayero rimwe riravunja 1000 wenda cy'amanyarwanda, nimba nguhaye 100 ubwo urampa ubwo ni 100 mu Rwanda. None ukabuze ko uwo munsi transaction yabaye mu 100 akaba byagutangira. Ubwo wenda aho ngaho niho twabaza tugendeye kuri urwo rugero tukubaza nimba byaba bihwitse bigendeye ku Islam. Aho ngaho ugendeye kuri icyo gisobanuro utanze nyuma, aho ubijyanye mu muryango wa amana n'indagizo n'ubutumwa uramutumye ngo njyanira. Yes. Nibijya mu muryango wa amana biraba ari ikosa rikomeye kandi hano ubwo rero ari ikosa ryoroshye, rero ari ikosa kandi rikomeye cyane ndaremereye cyane, kubera ko amana igomba gusohozwa kandi igomba gusohozwa uko yakabaye. Amana igomba gusohozwa uko yakabaye. Niba ugiye kuyisohoza hari izindi nyungu ari bukene, hari izindi mbaraga ari buzikenere, icyo gihe umutumye niwe agomba kubimenyesha. Ariko ntago yiha uburenganzira bwo gufata muri amana ahawe. Uhawe amayero 100 urayangereza kuri runaka, urayamugeza hari amanyarwanda, ugomba kubamugezaho ahwanye n'amanyarwanda, ahwanye nayo 100%. Hanyuma niba biri buze gukenera guhamagara, biri buze gukenera gutega imodoka kandi ukaba utari buze kubyitangamo, icyo gihe uhamagara wa wundi ukamubwira nkore muri aya ngaya cyangwa urampandi yo kugira ngo nzibe kino cyuho. Icyo gihe iyo bigiye muri uwo muryango n'ubwo buryo ubibajemo ni uburyo bwa amana, kandi amana ntabwo ikorwamo n'ikintu icyo ari cyo cyose usibye cya kindi cyagenewe gusa no kuyivunja. Ivunjirwa kuri cya giciro rusange kiri ku isoko, keretse aramutse ari ikinyuranyo gito cyane, ariko 10,000 ni byinshi cyane. Ikinyuranyo gito cyane 100, 200, 500, ayo ngayo wenda abantu bashobora kuyihanganira bitewe n'uburyo bamenyereye mu bijyanye no gukora, kandi nanone bitewe n'ubwinshi bwayo, kuko ayo 100, 500 biramutse bigeze nko 5,000 ashobora kujya kuba menshi cyane. Ariko iyo ari utuntu duto cyane dusanzwe n'ubundi no mu bijyanye n'ivunja dushobora kuburiramo, icyo gihe ibyo ngibyo nibyo byihanganirwa byonyine muri amana. Allahu a'lam. Sheikh, iki kibazo yenda turimo turagifata ku ruhande rumwe gusa, turimo turagifata ko uwo muntu wohererejwe amafaranga asigarana amafaranga. Ikibazo ngiye nyumva bwa mbere nuko uyu nguyu woherezwa amafaranga agomba kuyatanga, hari n'igihe ayatanga nawe akatanga menshi. Yani harimo navuga n'ubunebwe bwe bwo kujya ku isoko kureba uko avunja, akavuga ati ngewe banyoherereje amayero cyangwa se amadolari 100, ndabwo n'amadolari 100 ndayafata nyite ko ari 100,000 by'amanyarwanda basi, yaba homba yaba harayo asigaranye, we ibyo ngibyo ntabireba, atanga gutyo avuga ati okay munyoreje amayero 100 ni 100, ubwo ndatanga 100,000 by'amanyarwanda. Agajya kureba ese ndahombye cyangwa se ndarayo ntwaye. Aho niho numva ko hari ikibazo gikomeye cyane cyo gusobanuza. Ntago turimo turafata gusa ko hari ayasigarana, ariko hari n'urundi ruhande rwaho hari igihahomba. Umuntu agatanga 100,000 yenda yakagombye gutanga 90,000. Byumvikana impamvu tunabitsindaho ni uburyo abantu baba hanze bakunda gukoresha cyane bitari mu nzira y'ubucuruzi, kubera ko kugira ngo rimwe na rimwe bevite, donc ni imiryango ngira ngo ni na case nziza yo kwigaho nonaha, kuko hari igihe biba bitinjira mu bucuruzi. Nyine ari nk'umuntu mutumye, haba hari abantu bafite amafaranga hano bari no mu Rwanda, none akavuga ati cyangwa konti hano, akavuga ati ndayagushyira kuri konti yawe wowe yantangire mu Rwanda, ariko wowe mu Rwanda none urayatanga wayahinduye. Niyo mpamvu turi kubitindaho, ntugire ngo hari indi mpamvu, kugira ngo twumve neza noneho haba hari ikibazo, twumve noneho uburyo bwiza bwo kubikora. Naam, umuvandimwe nk'uko abivuze nibyo, ariko ubundi ikosa ryose ribuze kugaruka kuri cya kindi cyo wavuze mbere, cyitwa ngo ubunebwe bwo gusobanuza no kunoza amasezerano abantu bagiranye. Ni ubucuruzi, ndagutumye se cyangwa se nkuvunjishijeho kugira ngo bimenyekane ngo umuntu akoze iki, serivisi agiye gutanga ni bwoko ki, hanyuma abashe no kumenya uruhare ribuze kwishyiramo. Ikibazo kijyanye n'umutungo niyo twagitindaho ntacyo gitwaye, kubera ko na Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ajya kuvuga ibijyanye n'imitungo yarabisesenguye, ntabwo yigeze abivuga ngo abice hejuru. Ageze no muri mirathi aragiye avugana buri wese icyo agomba kubona.
kugira ngo bikureho cya kibazo gishobora kuza umuntu agafata ibitari ibye, cyangwa se abantu bakavuga bati reka tugereranye dupfe kubigenza gutya. Oya, mu mutungo ntabwo bagereranya, nta nubwo bapfa kubigenza gutya, kuko uyu munsi uko umuntu agenda afata ikintu kidasobanutse kitanaziguye mu bucuruzi no mu mutungo, niko agenda azamuka urwego, rimwe na rimwe akaza kubihindura ubucuruzi, cyangwa se akaba yagwa muri haramu kubera ko atabanje gushishoza mu ntangiriro. Bityo umuryango w'umutungo n'ibijyanye n'imitungo ni umuryango ugomba kwitonderwa cyane, bitanahwitse ko umuntu yaworoshya ngo avuge ngo ntacyo bitwaye, fata agenda umuha ayo ubonye, muhangahe se we genda ureba ayo umuha. Oya, ntabwo ibyo ngibyo byemewe ubusanzwe muri Islam. Niyo abantu bahererekanya umutungo gutyo, ubusanzwe bikunze gutera ibibazo. Kandi mu bijyanye n'ibyo bita saddu dharaya, gufunga imiryango ishobora guteza ibibazo no kwirinda imyiryane, niyo mpamvu Ubuisilamu bugena amategeko y'umutungo bukayasesengura bukavuga buri gato na buri kanini kugira ngo ibintu byose bijye ku murongo. Bityo baba bagomba kumvikana no gusobanura ibikozwe n'uburyo biri buze gukorwa n'icyo bashingiyeho kugira ngo bagere kuri icyo gisubizo bemeranyije gukorera hagati yabo. Ikosa rero riza aho ngaho mu bijyanye no guhererekanya, abantu batabanje kwita ku byo bagiye kuganiraho n'ibyo bagiye gukora. Okay, tugeze ku isaha ya saa 10, ushobora kuba bigeze saa 4 Kigali. Reka dusubikire isomo ahangaha nubwo ibibazo byari byinshi. Abo hari ikibazo cyaje ariko sinzi niba utakibonye kuri telefone yawe. Okay, ntago ndi gukurikira telefone. Nakigusomera niba utakurikira nta kibazo. Yes. Ngo ngewe ndabaza, ese igihe abantu babiri bafatanyije gufata riba batabizi, nyuma umwe agashaka kuyivamo, uwo bafatanyije akanga kuyivamo, bigenda bite? Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Iyo abantu bagiye muri uwo muryango wa riba batabizi, icya mbere nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala niwe uvuga ngo fa intubetum falakum ru'usu amwalikum, nimuramuka mwicujije icyo gihe mugomba musubirane ya mitungo yanyu shingiro, ya yindi mwahereyeho yagombaga kunguka, ariko ya nyungu muyirengagize mufate imitungo yanyu. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu agiye muri riba atabizi, uyu nguyu nta cyaha afite. Iyo umuntu agiye muri riba atarabizi, uyu nguyu nta cyaha afite. Ashobora no kuba yari mu rujijo adasobanukiwe neza, icyo gihe nabwo nta cyaha afite iyo yari mu rujijo. Ariko iyo akomeje kwinjiza mu rujijo, ibyo ngibyo birangira bimutaye mu cyaha, kubera ko kwinjira mu rujijo, Imana sallallahu alaihi wasallam yabigereranyije n'umushumba uragira mu nkengero z'umurima, bityo uwo ngo ashobora kona isaha iyo ari yose. Bityo iyo atarabizi, icya mbere uwo ngo nta cyaha afite. Hanyuma iyo yinjiranyemo n'undi muntu, hanyuma we akaza kumenya ukuri kw'icyo arimo, agashaka kukivamo, ashobora no kuba yarakiza ariko akaba aribwo afashe umwanzuro wo gukora tauba, mugenzi we akaba atabyemera, icyo gihe hararebwa niba ari itegeko ko bose bagomba kugumamo kugira ngo igikorwa gikorwe, cyangwa se niba umwe muri bo ashobora kuvamo agasigamo mugenzi we. Iyo ashobora kuvamo akamusigamo, ibyo ngibyo nta gushidikanya ko we ahita avamo, hanyuma agasigamo uwo mugenzi we. Iyo ari ngombwa ko bajyanamo cyangwa se bakavanamo, nta n'umwe ushobora gusigara, nta n'uburyo umwe ashobora gusiga mugenzi we, icyo gihe uyu nguyu agumanamo n'uwo nguwo. Hanyuma izi nyungu zindi, niba ari we wagombaga kuzakira, icyo gihe arazifata akazishyira muri za nzira twavuze, za nzira zineza. Iyo ari we wagombaga kuzitanga, nta n'ubundi buryo atazitangamo, icyo gihe nawe ahangaha abamenyi bagaragaza ko aba noneho yinjiye mu muryango wa garura, umuryango wa mbuza uko ngira. Icyo gihe abitanga mu rwego rwa mbuza uko ngira, ariko n'agahinda kenshi no kwicuza kwenshi no kwegereza Imana kwinshi, kubera ko icyo gihe aba ameze nk'aho undi usumbirijwe, ukoreshejwe icyaha, nta bundi buryo yabigenza ko yifuje kwicuza biranga. Ariko byinshi mu byo dufite muri kino gihe ntago ari ugusumbirizwa nk'uko tubivuga, kuko rimwe na rimwe hari igihe usanga ushobora kubijyamo ukagira agahombo gatoya ko ushobora kwihanganira, ariko ukava mu cyaha. Iyo bishobora kuba ari igihombo gitoya kitagutera ingaruka zikomeye mu buzima bwawe, icyo gihe
icyo gihe izo ngaruka urazihanganira kugira ngo wicuze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naho iyo ari ingaruka zikomeye zakugiraho ingaruka zifatika cyane za kwangiriza ubuzima, icyo gihe nawe ubarwa muri babandi basumbirijwe ugatanga za nyungu hanyuma ugakomeza kwicuza ku Mana. Wallahu a'lam. Naam, ngushimire cyane nkubwira ko nicyo kibazo cyazamo ihurizo rikomeye n'ikibazo gikomeye cyane. Wenda nkubwire gatoya wenda ariko no mu Rwanda bireze. Ubu habaho ikintu kimeze ngo nk'ifatanyamutungo, umugore n'umugabo bakadesida gafata umwanzuro wo kujya gufata inguzanyo yo gufata inzu, hanyuma bagasinya bose wenda bemeraga riba. Birageza igihe amasomo arinjiye umwe kuri bo, umwe adesize ati ngewe sinkibirimo ibi bintu ariko ko mbivamo. Noneho ukurikije iyo nzira uduhaye, umugore cyangwa umugabo, reka dufate umugabo wenda twe kubonera umugore cyane, umugabo ati wapi, umugore ati noneho ngewe simbishoboye. Urumva ko ibyo bintu bishobora kuzana n'ikibazo cya gatanya. Umwe muri bo azabifata nka darura cyangwa se ubwo nyine urumva ko bigiye gufata intera zindi, bishobora no gutuma nyine ko ndamutse ari nkanjye birimo nkabona nzi ibibazo bya riba, nkabona ibibazo ngenderamo cyangwa se ndimo, buri gihe najya ntekereza ko ari ndi kubiterwa n'iyo riba. Urumva n'uwo muryango nta mahoro waba ufite. Iyo hurizo ryo ryagenda gute? Wenda twabifataho umukoro, sinzi nimba umuntu yarirangiza, ariko ni ihurizo rikomeye rishobora kujyana abantu no mu nkiko no gutandukana. Sinzi rero wenda nimba kubera ubumwe bw'umuryango umuntu yabyihanganira, ariko nanone uzi neza ingaruka bitera umuryango twabyitwaramo mu guteha, sibyo ko Imana nabiturinde. Byagenda gute? Murakoze cyane, utanze urugero rwiza. Iyo tuvuze ingaruka za darura ziterwa n'icyaha, tuba tuvuga bya bindi bikomoka mu cyaha nyirizina, ntabwo tuvuga bya bindi bishamikiye ku cyaha. Ibishamikiye ku cyaha ibyo ngibyo ntabwo byinjira mu kintu nyirizina. Mathalan, umuntu ushobora kuvuga uti umuntu wenda urugero yari asumbirijwe, ari ku rugendo abuze icyo arya, afite inyama y'ingurube gusa, ariko akavuga uti inyama y'ingurube ashobora kuyirya, akayirya irimo uburozi, akarwara ibituri, hanyuma akajya kwa muganga akorerwa operasiyo bikarangira apfuye. Ntabwo ibyo ngibyo bishamikiyeho, ntabwo tubireba. N'aba ngaba ibyo twe turareba bya bindi byinjira mu cyaha nyirizina. Ni ukuvuga ngo ni riba bafashe. Mathalan, reka dutange urugero kugira ngo rwumvikane. Bafashe riba yo kugira ngo bagure moto ikore itunga urugo, hanyuma umwe ashatse kuvamo, undi yanze kuvamo. Iyi moto ivuye mu rugo, iyi moto nibaramuka umwe avuyemo, biri bugende bite? Ese moto iri buze kugurishwa? Niba moto iri buze kugurishwa, ibi ngibi ntago biraba ikibazo cyitwa ngo no gusumbirizwa, kubera ko iyo moto mbere yuko igera mu rugo bari bariho, inavuyemo babaho. Ariko niba wenda urugero ni riba bafashe, ni umutungo bafashe mu ishyirahamwe runaka, niba ataryishyura barabafunga. Ahangaha bageze ku rwego rwo gusumbirizwa. Niyo mpamvu ubusanzwe ibyiza kurushaho muri ibibazo nk'ibi ngibi, ubusanzwe buri kintu gitangirwa urugero rwacyo, kikarebwa kigashyirwa no ku munzani wacyo. Naho ibyo kuvuga ngo nimvamo ntabwo ubwumvikane buraba buke, turi buze kuburana, tujye no kuregana, tujye mu nkiko, dushobora no kwicana mu rugo kubera ko twashwanye. Ibyo ngibyo icyo gihe ibyo ni ibindi, byo ntabwo biba bifitanye isano 100% n'iki ngiki, nubwo bishobora kuba aricyo bishamikiyeho. Ariko icyo gihe abantu bareba cya kintu nyirizina. Niba urugero iyi riba nk'uko nabivuze ari moto iri bugurishwe, aho ngaho iyi moto yagurishwa, urugo rugakomeza. Ariko niba iyi moto nitishyurwa, abantu bari buze gufungwa, icyo gihe ntabwo Uwisilamu bwemera ko urabuze kuvuga ngo tugende badufunge, musiga abana mu rugo bandagare, urugo rusenyuke n'iki, kubera ko abantu bavuze bati ngiye ndicujije, undi ntabwo nicujije. Icyo gihe naho ngo buri rugero rurebwa ukwarwo, na buri kintu kikarebwa kigashyirwa ku munzani wacyo, kuko hari n'urugo rushobora kubura moto urugero bagapfa n'urugero.
ntanze urugero kuri moto, ariko ushobora gusanga aricyo kintu cyonyine cyakinjiza ibiribwa cyangwa se ubuzima bw'urwo rugo. Icyo gihe no kubigurisha bari bubigurisha bikagendana n'indi mitungo yose bari bafite, aho ngaho naho bishobora kugera ku rwego rwo gusumbirizwa. Ariko noneho ibyiza kurushaho, buri rugero rurebwa ukwarwo na buri kintu kikarebwa ukwacyo, hanyuma hakarebwa cya kindi nyirizina cyinjira, cyo bita ngo ni fi samimil mawdu', cya kindi kimwe mwimbere muri cya kindi neza, atari bya bindi bigishamikiyeho cyangwa se bishobora kugiturukaho. Wallahu a'lam. Ariko nk'uko bivuga byafata ibisobanuro byinshi, ko icyo gihe bisaba buri rugero ko ruhabwa ibisobanuro byarwo, na buri muntu akarebwa ku giti cye, kubera ko hari ikintu ngewe nshobora kwihanganira weho utakihanganira kandi ingaruka zingana. Nanone aho ngaho naho Uwisilamu hari ikindi kintu bureba kimeze gutyo, kiranga buri muntu, kuko ibintu byo kwihangana bishingira ku muntu ku giti cye, nanone kandi bigashingira kuri imani afite mu idini ye. Hanyuma abantu bakareba nanone bashingiye aho bari, kuko hano mu Rwanda umuntu ashobora kuvuga ati wenda urugero bamugurishiriza inzu, akavuga ati njye najya gukodesha, ariko wenda ugasanga wenda nk'aho ngaho kugurisha inzu bimeze ari nka kimwe cya kabiri cyo gupfa. Icyo gihe bikarebwa bijyanye n'aho abantu bari, hanyuma buri rugero rugatangirwa ukwarwo, hanyuma ikibazo kikarebwa ukwacyo. Allahu a'lam. Munyemerere mbashimire kandi abanyeshuri. Uyu munsi twagize abanyeshuri bateraniye mu miryango 15 itandukanye. Dusozereza ahangaha cyangwa dusubikira ahangaha isomo, ubwo tukazakomeza mu byumweru 2. Ikindi cyumweru ku bushobozi bw'Imana hazabaho isomo ry'umuryango. Ubwo hagize ikitaba nababwira, hagize impamvu nababwira, ariko hari n'ibindi biganiro bishamikiye kuri bino biganiro tugira, byabayeho biturutse ku biganiro byabaye bya Bitcoin bababwiye. Ku tariki ya 26 hazaba ibiganiro bijyanye no kumenya ngo, cyangwa insanganyamatsiko izaba rero kuvuga ngo ubumenyi umusilamu akeneye ni ubuhe. Ubwo hakaba hari ingingo zizavugwaho ukuntu babararikiye n'icyo kiganiro inshallah. Hanyuma adusezeraneho kandi mugire ijoro ryiza, dusaba twese ko Imana yadutera inkunga tukungukira muri ubu bumenyi, kandi na mwarimu wacu Imana ikamuha shifa komeza kudusangira. Isomo rya riba rizakomeza cyangwa rirarangiye? Isomo rya riba ni nkaho rirangiye. Bifite ibibazo byinshi cyane, ko ibibazo byari bigihari. Twabitangiraho mu isomo ry'ubutaha inshallah ta'ala, mbere yo gukomeza gukurikiyeho inshallah. نعم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.